yakuvuga n'abagihugu cya usanga banguki nakambane Kagame president w'igihugu ne kuvuga nguki naje birancanga ndabara ubwo gutinga nyine bwo bugezweho ngo naho ngaho mfite kuki wanisha no mundebe ubu nari umutinganyi mfite sheri wanje famira nyanga aho cyose baranuka yego ahora niki baranyakiriye bangira impunzi yego amakazi ko kubamo kubuntu witwa batagushyira no muri mu magroupe y'abatinganyi kugira ngo nyine mu inyungu ngo ni bene wanyu wogena ngo muhoze baguhoze nageze mbona ibintu jera uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri buno buzima twizere ko mumeze neza kandi bukomeje kugenda bubafata neza aho muri hose atandukanye kubafata neza nuko namwe mubigiramo uruhare byanze bikunze uyu munsi navuga ngo nta wundi muntu uzaza kubaka ubuzima bwawe uzaza kubaka umunezero wawe uzaza kubaka ikintu gikomeye mu buzima bwawe yaba ari umubyeyi wakubyaye yaba ari umuvandimwe yaba ari inshuti umwe wita amagara ntuzategereze ngo uyu nguyu azaza kugira icyo ahindura mu buzima bwawe icya mbere ni wowe uwa mbere ni wowe ugomba guhindura ubuzima bwawe kandi ukabugira neza ufite izo nshingano ntabwo ari umubyeyi ufite inshingano nk'izo ngizo nta nubwo azi uko utekereza yarakubyaye ko ntabwo azi uko utekereza mu mutima so kugira ngo wiyubake rero bigiremo uruhare uvuga uti niki nanjye nta wundi muntu wundi wa kabiri uzaza kwimfashamo nta wundi uzi uko ntekereza nta uzi uko mbabara ushobora kubimusobanurira akabyumva ariko ntabwo yabyumva neza ukomeza so fata icyemezo uyu munsi uvuga uti mfashe icyemezo kizanyobora ubuzima bwanjye bwose kizahindura ubuzima bwanjye bwose ibikomere wahuye nabyo ahashize mu bwana bwawe ugihura nabyo uvuga uti ndabyizibukiye ntangiye kurema ubundi buzima bushya you see icyo ngicyo ntugikora nkubwiza ukuri ko uzawufasha icyemezo kizima barakubwira ngo amahitamo nibwo buzima bwacu nuhitamo neza uzabaho nuhitamo nabi bizakwica sibyo nibyo yego nicaye muri Gasabo showroom hamwe na Sandrine muhire wase niwe tugiye kuganira ariko mbere ko mwakire reka mbanze mabwire ngo muze tubaye ibikoresho byiza byo mu nzu uduhamage kuri 0788 770 ibikoresho byo muri Gasabo showroom hano i Remera imbere ya Polyfemme vraiment harimo ibikoresho byiza ndabeshya Sandrine cyane bizanjye nabikunda nawe wabikunze kuko nabi nari gutwara kariya k'umweru iriya y'umweru ni nziza cyane iriya yaraguzwe kandi igurwa n'ahantu hakomeye nawe ariko bagukorera iyawe cyane rwose yitwa umuhire wase Sandrine afite na channel yitwa Sandrine nozimubaza ko ba Sandrine ari benshi ubwo ngubwo umuntu agiye gusacinga ntabwo ati nge ndisa akurisa uri na mwiza mugani ndisa amafoto abari uhita ubibona ko ari jewe yego Sandrine uraho neza ndakomenda umeze neza iyo umuntu akubwiye kuri mwiza wifata gute nabimenyereye ntakubeshya I like that. Kuba n'umwana mutoya turi keza ati yewe tubwo kusa gutyo utaranakora ngo utangiye kwisiga utangiye kwambara ubuzasute so ni ikintu namenyereye ntabwo ari ikintu it doesn't impress me like I don't get impressed ariko ni byiza ko umuntu anabibona akabishima kuko nk'abakobwa buriya dukunda attention iyo umuntu atakubwiye ko uri mwiza wumva hari ikibazo nk'ubu iyo natangiye bikubwiye kuvuti oya pe ntabwo wenda ariko byitaho kuko nanjye mbimenyereye ariko umukobwa muri rusange nk'igihe njya nk'ahantu hava nta muntu utabye nimero nkabona ariko noneho uyu munsi byagenze bite ntabwo nisize neza ariko nyine ibisanzwe nyine umuntu ambwiye turi mwiza it's good ubimenye ukanabimbwira urakoze cyane hari igihe ababyeyi bajya bavuga ngo umwana kumubwira ko ari mwiza bizatuma ngo yirata bizatuma yirya ryo jambo mama wanjye yavugaga buri munsi
ngo muragira ngo yigire ikigori gipapa akavuga ngo muragira ngo azanga ishuri ngo nuko mwambwiye ngo ni mwiza gusa ni nabyo nyine abakobwa dukunda attention dukunda kwirya kandi nyine nk'umukobwa biba byoroshye kugwa mu bishuko iyo bakubwiye kuri mwiza ukanabyinjiza mu mutwe kuri mwiza kuko buriya hari benefits hari inyungu zizana no kuba mwiza sibyo njye ushaka kuba ndana umuntu akaza akanyera amafaranga kubera ko ndi mwiza gusa yego so iyo bishyize mu mutwe ukareba nturebe kure kishyamo ngo uri mwiza utagetinganya utwo dufaranga twa makeya ukaba wagwa mu bishuko byoroshye bitewe na tension abantu bari kuguhereza abagabo wenda baragushagaye urabona ko hari amahirwe menshi uyu ngo aragushaka bikakurangaza so nanjye hari igihe nabitekereje ko ubwo bwiza ari ikintu bwamarira ndanabigerageza ariko ngeze igihe ndavuga nti ndabona ako kantu kadusobanurira wumvaga ko ubwiza buzakumarira iki kinini cyane ubwiza nyine none siporo reka nkubwire nyuma nyembwa ngo naragendaga nk'umuntu akaza ati aturi mwiza reka nyagweze wigendere imana yaremye ikintu cyiza sibyo yego yine ati y'imana iyi ati ni y'imana kama nk'amafaranga kandi atari make so nanjye nagiye nko mu bishuko ndi bubikubwireho ukuntu nakuze n'uburyo narangije ngiye muri ibyo bishuko ngiye mu kabari nkumva nyine kwambara neza abagabo bakaza bakaduha amafaranga cyangwa se ukaba wabona akazi mu buryo bworoshye kubera ko uri mwiza ariko ntabwo bikora okay birakora iyo ureba hafi ariko iyo ureba kure hari ibyo ushaka kugeraho ntabwo byagukorera tumye shaka kubaza ibibazo byinshi nabonye ukunda kubaza ibibazo byinshi niko ntarajya kure ariko ukuntu ujya gusa ntusa na Knowless ariko mujya gusa bajya babivuga nanamukundaga cyane kera nk'umwana ntusa nawe ariko mujya gusa bajya babivuga yego ntabwo ari we wenyine ndakurebye imbere ese ni mu Knowless bajya babivuga n'undi mupasiteri nimba yitwa nde w'inzobe cyane bajya bavuga ngo turasa umurasa okay nuko mbwira rero sasa ufite cano mbere ko twinjira mu nkuru y'abantu bamaze kumva ko ari inkuru y'abantu yandi bagomba gutega amatwi ufite cano ndashaka kubanza kuyibwira abantu bagiho bagufollowing cyangwa bakoreye subscription bajye bareba inkuru zawe izo zose izo tubwira n'izo utatubwira cyane kuri umuhanga unasoma ibitabo burya umuntu usoma igitabo ndavuga ni kabisa ni sawa cyane cano yitwa Sandrine ndayipininga hasi ku muntu yifuza utujyaho urebe unakore subscription ubundi ugaruka urebe ikiganiro bikore kano kanya njya muri commentaire ya mbere ubona ni Sandrine nyine Sandrine nuko rero uti naciye muri byinshi kuva mu bwana kugeza uyu munsi ubwo se numva uncanze mu mutwe ufite ibintu byinshi duhereye inkuru yanjye ni ndende ntabwo yose nayivuga mu buryo burambuye ndi buyinyuremo kubera ko niyo yanyubatse hari ibintu nakunze watangiye uvuga uti ahahise hawe ibyo waciyemo ntibikagusiga hasi ngo bikudindize haguruka urebe imbere ushake uburyo witeza imbere nk'umuntu nanjye rero inkuru yanjye ubu ngubu nakize ibyo bikomere naribabariye ku makosa yose nakoze ndeba imbere ariko nyine kubita akajisho nkavuga nti reka nibuka aho navuye iyi niyo mpamvu nkora cyane ngo njye imbere iyi niyo mpamvu ngomba guhindura ubuzima bwanjye ntabwo uko navutse ariko ngomba gupfa niba naravutse ndi umukene nimpfa ndi umukene bizaba ari amakosa yanjye nimba naragize ibishuko byantwara bikantwara aha buri munsi ko mbyutse ni amahirwe mashyashya yo kugira gute yo kwiyubura nkaba undi muntu mushyashya amakosa narayakoze byararangiye reka ndembere let me look forward so ntabwo nzi icyo ushaka kumbaza nzi aho ushaka ko duhera ariko twerekeze i Burayi waje kwagira gute naje kubona amahirwe ubwongereza bwafunguye visa ibintu byo kujya kwita ku bakecuru n'abasaza bashaje nza kubona nyine amahirwe nza kubona agence impakazi njye i Burayi bone nishimye mwana imana nkankuye kuri ubuzima burahindutse nanjye Sandrine n'ubukene
nakurema koko ngeze I Burayi nimva ni ibintu bitabaho sha ngeze ndakubitwa nageze ndakubitwa uri kumva byari kwita ku bacecuru nyine baba bakuze bashaje bubitaho bagutuka bayoresizme nyinshi akazi nako ntikakunda nsanga abantu nyine bantwaye baratubeshye nakazi gari gahagije amafaranga bahemba ni makeya badusaba ibintu byinshi tutabasha kubona twaga dukeneye imodoka aho kuba jera ubuzima bwara imodoka se mwebwe mwikodeshereje twiguriye hubwo twiguriye kubera ko akazi kabaga gasaba ngo mu gitondo ujye kuri mucecuru mare 30 utwara ujye ku mare isaha imwe utwara ujye ku mare 30 sibyo babaga abacecuru n'abasaza nyene ko nyine ugomba kubitaho ukaboza ukabahindurira pampa ukabatekera ukabagaburira ukabakoropera ibintu byose ngo muri rugo rumaraga 30 cyangwa isaha imwe bitewe so nyine ndagenda nyine shabintu biba bishimanaje mbwira reka duhere kuri 0 wumva ngo ubonye amahirwe ubonye visa yo kujya mu Bwongereza wese utekereza iki muri wowe sinza ko nkize ubuzima burahindutse bwana ngiye guhindura amateka no Imana inkuye kure ni Imana imisha amasengesho yanjye ubuzima burahindutse sha nagezeyo nagezeyo cyambere cyo ko nahasanze ntabwo ariko natekerezaga icyo gihugu ntabwo ndivuge ngo ubure bwose cyangwa Amerika n'iki ariko icyo gihugu in particular cyo ntabwo ari igihugu nakunze impression cyampaye ntabwo yari nziza igihugu cyumye ibiti byose nta nakababi wabona kubera ubukonje abantu babigunze abantu bararakaye nta n'umuntu wagusuhuza abantu baranutse mana yaje ubuzima burahenze ibiryo birahenze ibintu byose birahenze naga mu kazi ukangana na hano na chambre nta chambre tseyi imyenda baga mu ivarize ko ntiwayikuramo ntiyabona hirya ntabwo yabona hirya ubwo ivarize no kwivana yo kayishyira ku buriri ukayifungura ugakuramo amavuta ukisigonyera ugafunga shyira kariri nika kandi ko muri Kampala wabaga ahantu heza mba mu nzu nzima imbe irankubita amatwi azamo injegeri abango intoki zagiye zirakonje nakikora gutya simbyumve ko ndi kwiyumva bari kumva namaraga n'iminsi 3 ntakaraba worakina ukaraba iki waba ukoramo iyo wiramo niyo uryama mu kabiri ukahita ugenda mu kazi kagaruka ubuzima burankubita ubwo iyo nzu ubamo ubanamo n'abandi bantu nk'igihumbi mufatanye igikoni mufatanye tuwarete ntabwo ari ugusebya aba diaspora hari aba diaspora bagiye kera barakira hari n'abandi bana twajyanye wenda bo bafite nk'imiryango bakahita bayijoininga yo yarafatishije ariko gutangirira hasi ha support kandi ubwo buzima nagombaga kubamo imyaka 5 kugira ngo mbone ibyangombwa ko byibuze ubonye ibyangombwa ni gusha nko kwa prayinga bakaguha inzu ya leta wenda ukabona nk'inzu y'icyuma kimwe na salo cyangwa 2 ikindi kandi mana ubuzima nawe nabwo njye nahuriye nabyibura nawe wenda muriko kwita ku bakecuru ubwo n'abakecuru n'abasaza n'abasaza ukabahanagura neza ari hasi ukaboza ukabambika kanagutuka wakirabura we iyo racisme ko tudasa ko nkoraho karimo na tudasa cyangwa se tukajya gukora mu rugo uwo musaza cyangwa umukecuru afite abandi bantu mu rugo nk'umugore we cyangwa abana be bagutoteza ukubwira nabi of course abari n'abana beza gero nyine ntagiye kinye bagutwara ugakora ibyo ukora ukagenda gusa kubona ubyutse mu gitondo nta amafaranga wifitiye imba yagukubise uvuga ko nyene narataye ishuri rijyanye ntarirangije ukabona umuntu uje kumufasha n'amafaranga ari RWEME n'intica ntikize ariko ukanamukora gutuka byaranshenjaguraga mu mutima abantu bagiye Burayi bagatangira muri bura buzima bakiyubaka bakagera kure genda bubaha reka ngumbwire jera ntimukajye mwumva ko abanyafrika twari tugiye entitlement ngo wumve ko ufite mwene wanyu w'Iburayi ugomba kumuhamagara akagwa amafaranga uko yibonera amafaranga arabavuna ari amafaranga ntabwo bayatoragura ku biti ufite mwene wacu w'Iburayi ko nta kintu amariye ufite mwene wacu w'Iburayi ko yamariye iki umuryango se amafaranga arabavuna kugira umuntu yakore ntaza nayaguhereza ujye umushimira
uvuga uti umuntu n'umwana mwiza sibyo natayaguha ntukajye umucira urubanza ujye umwihorera baravunika pe baravunika narabirebye akazi kagatangira no kugabanuka n'amafaranga baduhembaga batangiye kuyagabanya kwa kontra ngo niyo company ntumbaze ntabwo rero kubasha kubona akazi ahandi niko itegeko ryavugaga iyo visit itegeko ryavugaga ko ugomba gukorera uwo muntu wenyine sha noneho nyine n'amafaranga naragabanuka kandi buke ya madoka ugomba komeza kwishyura silence aho uba nta kintu kimwe kigabanuka kuri bills zawe amafaranga natangira kubura tavuga ati okay n'iki gikurikiwe tujye kwitanga mu mpunzi uri kumva njya kwitanga mbazangu iki ngo njya kwita umutingayi none nari kuzamba ngo nagiranye ibibazo ngo na leta y'u Rwanda nizo episode nyeza arimo kuvuga ko uri umukongomani nta giswahili nzi sibyo ntacyo bari kumaza ngo menye nibukavu simpazi niyo yose leta ngo mu Rwanda baranabyamamaje ko dufite amahoro nta munzi yemewe sibyo kandi ukusha no uravuga ngo ufite n'ibibazo na leta akahita bavuga wenda ngo ntuzongeye kugaruka mu gihugu cyawe cyangwa se nawe bikaba byakujyaho nk'ingaruka sibyo ukareba kujya kuvuga nawe igihugu cyawe yakuvuga nawe igihugu cyawe usanga bavuga iki nagambaniye Kagame perezida w'igihugu nawe kuvuga ngo iki nabyo birancanga nababwo gutinga nyine bwo bugezweho ngo naho ngaho mfite kuki bandisha no mundebe ubu nari umutinga mfite sheri wanje famira nyanga aho cyose baranuka sha ahora niki baranyakiriye bangira impunzi amakazi ko kubamo kubuntu batagushyira no muri mu magroupe y'abatinganyi kugira ngo nyine mu inyungu ngo ni bene wanyu bagena ngo muhoze baguhoze nageze mbona ibintu jera ndavuga reka abantu sinabavamo arameze nk'amagini ameze ngo bigize abantu bameze ngo Yesu we ugasanga umugabo wahindutse umugore oya none bavuga ngo umugore se woroshye baragenda bakabatera imiti imisemura igahinduka akazana amabere kandi afite ubwanwa bumeze gutya ari ikiti yes noneho ubwo habaye n'umunsi nyine ngo ubwo wa pride abonye ibintu ndavuga ndatashye nimbwa bazizanaga zambaye ya madarapo yacu uri kumva muragenda yegera Yesu we ndavuga njye umwana w'Imana reka ndatashye urangije ndapfuye uba nkubwire ngiye ntabwo nakita umutinganyi wese nabivamo ariko bari bakwemera ubuhungiro bari babunyemereye ndeba ishuri ryanjye nataye ndeba akazi kanjye nataye nako kadafatika n'ibyo muri Afurika nabyo ubwo byarapfuye ndeba noneho ngeze muri abo bantu ngo ngomba kugenda kandi ngo baba kugendaho ngo bare kubona girlfriend abana kuzananye n'abantu banagufasha kuguteretera nyine uticwa n'irungu ukeneye umuntu harimo n'abamukunda agomba kubimenya banabikora nyine banakora of course babura nko bandapfuye noneho kugira ubyemere babemo nyine n'abamaneko ba leta ngo barebe ko ukundana n'umukobwa tabaraje barababeshya ko barabizi ko tubabeshya kugira ngo batwihere ubuhunge bakagabana n'amafamiye agukurikirana nabyo ndavuga wa mana we niba iyo ngo yari wo mugisha umpaye umushoboye reka ntahe ni muri Afurika abantu barakira barakora bagakira bamaye ubwenge bamaye amaguru bamaye amaboko reka ntahe uzangira neza ntaho utagira abantu neza suko nagiye kuri migration nkabwane reka ibyo nababwiraga byose byararangiye ndapfita amahoro ubu ndatashye nawe ni rwose ntawe uzongera kunkurikirana ntabyo nkishaka ndagiye nagiye kesi ndayindera nagiye kesi ndayisiba twari ukwisibana kuyibuzjowinga fata utwanya ndatana bakanjye ku ishuri ishuri ryanjye nataye kanjye kurirangiza niki cyatumye cyabaye imbarutso uravuga uti eba ndabizi ko nakomeza kwitwa umutinganyi nkabona ubwene gihugu bikazagerwaho nyine nkakira
kuko hari na benshi bakize baciye muri izo nzira bakabona ubwenegihugu ni iyihe mbarutso trigger yatumye uvuga uti no ni nka yindi yo mu kabari nyene kuba ndi gukora ibintu numva bidahuye n'umutima wanjye na roho yanjye ndi umwana w'Imana hari uburyo nkwiye kubaho sibyo ayo ma societe twajyagamo bakadufata amafoto kandi baba bafite ama platform badupostinga uri kumva n'umuntu avuga ni Imana izambarira foto sinzagira ahantu nyibona ngo kabyara kwaje bamfotoye n'ubundi narabuze nti ibi ntago ari wo murongo wanjye nje ndi umwana w'Imana mfite imigisha myinshi urimo Kristo ufite imigisha myinshi ntago ari ngombwa ko bica hano bizaca n'ahandi ndavuga ni sinajya gukora ibintu bidahuye na roho yanjye bidahuye n'imyemerere yanjye baye ubwo bukire ndabusezereye ndagiye ndatashye oya cyane ko n'abantu babayo majorité y'ubuzima babayeho ntago ari ubuzima buri so exciting hari abana b'irungu hano babayeho bonyine mu irungu nta famiye ntaki ntabwo baba bakize cyane nk'uko tubitekereza bamwe na bamwe hari abakize ariko hari n'abari ubuzima ugasanga ubuzima bayemo nawe nibwo ubayemo hano n'abakize biramugora yes nese mbwira bwa mbere ujya mu ihuriro ry'abatinganyi narakanuraga gutya narakanuraga nayo numva of course ubwo bose nyine mwese nyine akavuga amateka ye nye tugahozanya nawe urayavuga nkavuga nyine andi nahimbye navuze muri kesi gusa wavuze ya nyine uvuga ko kuvura umwana ngo wiyumvagamo uko ngo utari umukobwa ngo uri umuhungu nawe ubwo wavuze kwiyumvagaho nk'umuhungu yes uwambaraga nk'abatipe kandi ubwo nyine nambaraga nk'abatipe nuko nsa barase barabizi baza abanyafurika ntabwo babazi kudutandukanya cyane kandi nyine ntabwo bakujajinga ngo usa nk'abakobwa bari nyine ngo uburenganzira bw'umuntu ngo n'uburenganzira bw'umuntu uko asa ntabwo byemerewe ubwo nyine bahise batanye no kunyita hi ngo ntabwo mba nkirishi ubwo nyine ndi hi utangiye kwitwa umugabo yego ndi umugabo cyewe nyamaze gute umva narumiwe ibyo naboneye baguhamagara bati bavuga bati uri umugabo hi nanabwiraga nti legally I'm going to change my name soon yobundi undi boss ko nge mubona hano wari Bosco wihibye neza ntabwo barimbajije ariko bamwe bati ngiye n'ikijyana umara kubona ibyangombwa uzahindura izina ryawe nta kibazo nawe mfite gahunda yo kwita Bosco ubwo ari kwita Bosco uzara kwita biri Manuel Hakizimana barigira neza kweri navuye kure jera amakuru mfite ni menshi nuko ngiye rwose inkuru mba nzibitse nta waje kugutereta uravuga noneho dore usote noneho wamajije ngo asati umunyafilipine umugore kandi wihinduje ahubwo wari umugabo agahinduka umugore yes kuko ari nk'umunyamuryango wawemerewe nyine izo benefits haba hari amavuriro y'aba LGBTQ nyine bagenda bakaguha siranse yabo bakagutera imiti namubwiye nti ye wowe umuhungu wihinduje mu mutima nyibwo ntabwo wabivuga umuhungu wihinduje umukobwa ye ubwo se namenya nkora he natimenya natangirira hegendiriye ako nyine mukatira mu kinyabupfuka ntabwo ugena gukura okay oya navuze ngo ufite umukunzi nataye muri Afurika umutima wanjye niba ukiri gutekereza ntabwo ndakira ntabwo nahita moving ngo nshaka undi akabyumva kandi koko namusezanije ko nzamusanga tukabana ubwo ngubwo uwo yakwegeraga azaza ameze nk'umugabo cyangwa azaza ameze nk'umugore nyine ngende umugabo ni ngiye Bosco ubwo nawe yabaga ari umugabo ufite ikijwi ariko ngo witwa Sharirene cyangwa Mariya n'igitsina se akaba yaragihinduye barabihindura ari barabikata bagakata barakata akagira sex yabo bakamuremera sex y'abakobwa ubwo nimba bikora gute simbizi nawe ni iki gisirane sinshaka no kugifungura nafungura nkasanga ikigenderi mutima ubwo noneho kunetaga nta nahahamutse nkajya no gusenga nkavuga ni Imana uba demoni imyuka nkajya ngutokesha imyuka mibi Bibiliya yanjye nawe nyifite icyorezo cy'umugore nawe n'umugore n'umukobwa kije kuntereta uyinjira bwa mbere aho wabaga ubwo naho wabaga
cyangwa kujyanye muri hoteli ubwo twaga duhurira muri iyo miryango bajyaga n'igihe cyo kuduhostinga bakaduha n'ibiryo tukarya tugahura ubwo nyine nawe nyine byanjyanye mukicara mugasabana kaza nyine kwivugisha Nabuzane sha ngeze kure noneho ibindi bisindi bubishobore nabandi se bari bameze nkawe bari bishakiraga visa bari babagande bishakiraga visa baba hari ariko ntiwabitinyuka ngo mubivugane kuko ntubuzi ubwira abazi kuri maneko uvuga uti yaba ari maneko ariko wamura wamwitegereza ngoyo ngo nawe ari gushaka ubuzima babaga bahari benshi ariko nyine mukaba n'inshuti ariko karipfana nawe karipfana nabwo hamagaye mama guti none ndapfuye ukagira Imana ibirimo ye nabyo ibyo bintu wabibwira umubyeyi ko wabugiye kumukomeretsa narabicecetse sha muri izo struggle nyine mbinyuramo nayo mubwiye cyakoza byararangiye yamonye nta cyamwe twa mwana uri kigo ryuri cyo manze mwana wanjye urananiye uvuye Burayi ute wari ugiye gukiza umugenda mwama icaranga nkubwiye namubwira yavuga ati kumbe nta kundi wo ntago wari umugisha wawe gisi ibintu nanjye sinabigushyigikiramo ziceceka nyine birarangiye nyine dukomeza ubuzima nsubira ku ishuri ndenda kurangiza urenda kurangiza kaminuza gufata icyemezo cyo kuvuga utirika ngaruke muri Afrika ntibyakuriye ntibyagusabye ya determination yanjye nakubwenge mfite kuko n'ubu na visa ndacyayifite y'Ubwongereza ndayifite namaze amezi 9 kandi mfite visa y'imyaka 6 ndacyayifite rero ngengera determination yanjye ndakwanga iyo niyemeje ndeba imbere ntasubira inyuma kuko Ubwongereza bufite amategeko akakaye nateze nubwo nawe uko nakubwiye nabaga afite umutima umbwira ngo taha muri iyo mezi 9 nishyuye inshuro 3 zipfa nk'abana we kanongerageze ariko none umunsi umwe ndavuga ni genda tashye kuko amategeko y'Ubwongereza arakakaye nimba bavuze ngo nta wundi muntu wagukoresha nta na black job ntazigo ziboneka bimwe bita ngo ni black job ngo wakora biririgo Ubwongereza ntabwo bishoboka twaragerageje pe ubuzi burabura byitwa abimmigrant biragoye pe itegeko niwe bivuga ikintu ni nko mu Rwanda amategeko n'amabwiriza birakurikizwa nta shortcut ndakabura ubuhungiro mbona simba ushoboye ibyo nagiyemo ndiruka mbona nzabimbwa nyine ndiruka ntiwicujije ko n'ubundi mvuga ko ufitanye ibibazo na leta ntabwo nabyicuza nse uko nza ku kibuga cy'indege bakanyakira nkinjira iwacu ubu ngubu nari kubanza ntabwo nari kubyicuza kuko iyo bivuze umara imyaka 10 udataha imyaka 10 kuba nshaje imyaka 10 udataha iyo baguhaye ubuhungiro nk'umunyapolitike w'impunzi umara imyaka 10 udataha ubu wari kugenda ukitwa umunyapolitike neza kandi uba ukeneye n'ibimenyetso bigaragaza ko koko iyo politike wayikinnye nayo kubikora umunyapolitike ukeneye ibimenyetso bifatika bagukoraho nabo background bafite systeme zikora bafite technology ntago rari ibintu wapfa gufakinga nanone ngo binyuze ku ruhande ugeze mu Rwanda umvise bimeze bite ugeze mu Rwanda narishimye n'ubaga ngeze mu ijuru n'ubaga ngarutse mu rugo nzabona n'inshuti mvugana nazo naranarize ndavuga mana ndatashye mu rugo ndahageze kugeza n'uyu munsi sinyamyicuza ko natashye ijoro utajya wibagirwa uri mu Bwongereza ni irihe ni umunsi nagiye gusaba ubuhungiro uwo munsi kuko uba ugiye gusaba ubuhungiro nta nawe ufite wo kuryama naraye baranyirukanye njya no kuri polisi gusaba ngo bandeke ndyame kuri polisi naho baranga banjyana ahantu baryamisha abantu baba homeless abantu bafite aho kuryama aho hantu hari abagabo gusa bikumva kandi babaye mukobwa njyenyine hari n'abandi bakobwa ariko abo bantu baba bararaye n'abantu babasinzi bishwe n'ibimogi badashanye kwibesha aba homeless ariko batari abakene baba addictive bibyibe babajura n'abakobwa bari barimo nabo bari bameze gutyo barangije bamwe batinye nta ufite aho kuryama mu gihe leta ikigushakira aho kuryama ryama aho ngaho
aho naharaye numva umutwe ugiye ngiye gupfa sinanatsinze hanze nararyamye amasaha 3 kuko abantu bashaka kwiba bashaka gufata ku ngufu babasinze barabasakuza bameze nk'abasazi naryamye ku ivarize yanjye gutya ndaho nyene wamutandukanijwe n'akantu kameze nk'akarido bashyiraho yego undi nyaryamye hano karido kaba kaje gutya undi nawe narakaje gutya nayo byo kwa muganga ariko ho naho hasi nyene umunsi warankomerekeje nubwa mbere nari ngiye mu ijoro nafite aho kuryama nafite icyo gukora nta kintu mfite cyo kurya nshonje uwo munsi ntabwo nawibagiwe tubona nagasuzuguro tamana ni nagasuzuguro kenshi cyane uva muri ibyo byose rero uza kugera muri Afrika iwanyu uza kugera mu Rwanda isomo rikomeye cyane wigiye muri ibyo byose ni irihe cyane nize ko nta Imana itaguhera umugisha w'Imana ugusanga ari wo hose icya kabiri nize ko Burayi ntabwo ari mu ijuru Burayi ntabwo ari mu ijuru rwose abantu benshi cyane babayeho neza hano kandi ikindi maze kubona bene wacu bari hariya n'abandi bantu benshi abanyafurika bari hariya naje gusobanukirwa ko babayeho muri comfort zone nta nubwo ari n'abakire nk'uko babitekereza ariko bari muri comfort zone ba mu nzu y'ubuntu cyangwa se yanjye mboni babaye muri Mbeho dukembeho ako kubera ko dufite mindset uvuga ngo mu Burayi ni mu ijuru bagira ngo babayeho neza cyane hari abanyafrika babashije ku breaking through that mindset bakaba bati no turi Burayi abaginga b'abazungu tuzabakirana kandi babigizeho barabakirana musanga bagenda badafite ibyo kuvuga ngo reka njye gushaka amafaranga bakavuga ati reka nige abazungu bigaye ngo nawe njye gushaka ubumenyi bwabo abo banyafrika rero babashije guca izo shene bakarenga izo mbibi babayeho neza kandi babayeho kurusha n'abazungu babayeho neza kurusha n'abazungu cyangwa se babayeho mu buzima bumwe n'ubw'abazungu ariko hari abanyafrika benshi bikorera nyine ubuzima bw'abanyafrika ikindi nyine abantu barantutse uratashye uri kigoryi ntawe uzigeza n'iki wakabikora imirimo y'abanyafrika ugakora iki ukajya kwiga ibintu by'abanyafrika no kuki sari ibintu by'abanyafrika kucyari ibintu by'abanyafrika n'iby'abazungu kandi mbona abanyafrika bari bize ibintu by'abazungu bakaba banakorera n'ibintu by'abazungu namenye ko no kuba uri mu Burayi ntibivuga yuko uzi ubwenge bwinshi ntibivuga yuko uri umukire cyane hose birashoboka ikindi kandi namenye yuko dukwiye no guca n'agasuzuguro k'abazungu jera abazungu baradukoronije batugira imbata zabo bari abazungu n'abanyantege nkeya niyo barebye physically amazu bafite ntayo biyubakiye ibintu bafite birazira bridges bafite birwa bama ntazo biyubakiye twarazibubakiye uri kumva byaturutse mu mbaraga zacu abasogokuru n'abasogokuruza bacu ni n'agasuzuguro abazanye abazungu ntabwo bansuzugura gutya sibyo so nizi ibintu byinshi ndi mu Burayi ndavuga ni n'ubutaha ninshaka kujya i Burayi ntabwo nzapfa guhubuka ngo ngende nzabanza nkore research nagiye nta research nkoze urahubutse ngo ubonye viza ukaburirukanse leta ikaguhiga ukaba uhigana na leta umunsi dufite abirabura benshi bari guhigana na Trump muri Amerika kubera ko wagiye ko mva ngo i Burayi ni mu ijuru Amerika ni mu ijuru yego so nize ko ngomba kugenda ibintu byanjye nabiteguye nakoze research y'amategeko muri icyo gihugu nkagenda kuri visa iri favorable uri kumva izamfasha kubaho simpfe guhubagurika ngo ndagiye nizi ibintu byinshi ku by'uyu munsi ntabwo wapfa kumwe ngo Burayi uniwize ko muri Afrika naho ari ahantu heza hano hari na opportunity nyinshi ntabwo amenya ko kera ikirere cyiza sibyo namenye ko nyine abantu bafite umumaro ko ufite famille yawe inshuti zawe zihari ni ikintu kigutera imbaraga kugenda mu buzima bwawe umunsi no kurwana n'ibibazo impamvu muri biriya bihugu abantu batameze neza n'impamvu ibibazo byo mu mutwe bya mental health bigenda bikomeza kwiyongera nuko babaho bonyine mu bwigunge nta busabane bagirana n'abandi ariko hano niyo dufite icyo tubashaka ko niyo bigoye ubwira umuvandimwe ukabwira inshuti ukabwira umuntu ari wese akaba yanagufasha akanakumva ariko aranyine urabyigumanira kuva nataha rero nyine ndishimye njya gusenga hari ujya gusenga ugasanga abantu batatu mu rusengero hanga njya gusenga famille yanjye irahari inshuti zanjye zirahari
ntacyo mbese ubundi muri Afrika dufite zahabu nuko ese ntabwo wigeze ugira akantu ka depression babaza wabangukiranye babaza amenye nko kureba umunwa nari mpfuye nyine nari mpfuye nasa nagiye kujya muri ibyo byose byo kwitanga mu mpunzi atari desperation desperation burya iva muri depression agahinda nariraga buri munsi nari ngiye no kugira ikibazo cya eating disorder kurya by'umujagararo kubera ko ndi bored nta kintu mfite cyo gukora mbaho njyenyine nisanga ndi kurya buri munsi ndagenda byibuha ndatumva nta hantu wigeze umva ushaka guturika kumva vuza induru narazivuzaga ahubwo mushaka ahubwo narazivuzaga nkiheba ariko kuva nataha meze neza ubu uri muri paradiso njye meze neza uri muri paradiso byose birashoboka hano meze neza ndi muri paradiso wakubwira uti ebana dusubire hariya cyane nasubiyeyo nko kuri visa wenda itandukanye nziza cyangwa se gusura nkitahira ariko kujya kubayo mbwira rero sasa iyo ni inama wakuye by'umweko cyangwa ni isomo rikomeye wakuye mu kujya i Burayi ukagaruka abenshi wenda ntabwo barabona iyo experience wowe ni experience itari na nziza wahuye nayo wavuze uti niyo wahuye nayo hari benshi mwisange ariko hari na benshi wagiyeyo ubuzima buremera rwose igihe hatagira umuntu uza kuvuga ngo niba bitarakunze twebwe byarakunze biremera reka duhere mu bwana wakuze gute nakuze iwacu turi abakene nkora mu muryango urimo domestic violence cyangwa se ihohoterwa rinkorerwa na mama yes so nakuze mu imiryango bita dysfunction imiryango idashyitse imiryango ifite ibibazo byinshi ifite induru amashuri ntabwo yari meza nyambwira abantu ngo mu myaka 6 ya segonderi njye nize mu bigo 6 umwaka n'ikigo kandi nta muntu wanyirukanye nta namwe bigize banyirukana ariko nyine byarikoraga nyine ngasanga ngomba kwimuka so nakuriye mu muryango urimo induru urimo akavuyo urimo ibibazo amarira ngira ngo ni munsi nyangira ibibazo byo gusinzira kubera ko undi umwana ntabwo nasinziraga neza kubera izo mpagara zo kurara duhagaze noneho nyine ndakura ndiga ndarangiza segonderi nza kuva mu Rwanda njya mu Bugande njya kwiga kaminuza mfite ibyo bikomere mbana nabyo nirwanaho nisanga nk'urutuzi twinshi dutandukanye tutarajye mu mirimo kw'amafuti tutarajye mu byo wagiye gukora wigakoraho cyane uko bwira mu rugo ikintu utajya wibagirwa wenda muri uko guhohoterwa nicyo utajya wibagirwa gituma wenda unatekereza bigatuma utabona ibitotsi igituma ntabona ibitotsi ntabwo ari icyambayeho ahubwo nicyo nakoraga muri icyo gihe cyokamye ubwonko bwanjye ni ukuvuga ngo ubwonko bw'umwana ubundi agomba kuryama amasaha 10 amakeya ku munsi noneho buri ko mangiye kuva mfite nk'imyaka 7 cyangwa 8 nararaga nicaye nahengeraga abantu bose bagiye kuryama nkaza nkicara ku muryango w'icyumba cy'ababyeyi banjye kugira ngo papa nakubita mama mbe mpari mvuze induru ntabare bamutabare sibyo noneho ibyo bintu uko banabikoraga buri munsi ngiye muri interna ya masaha n'ubundi nararaga nicaye nkara n'ubundi nicaye noneho ubundi muri interna mama sinamutabara nkara nicaye nyine ngo mpangayitse mwana noneho nzasanga baramwishe simari ngo mutabare simari ngo ntabaza abantu nzasanga baramwishe so icyo kintu cyatumye nyine ubwonko bwanjye buba disorder mbugira sleeping disorder cyangwa iti insomnia yes insomnia gusinzira rero nyine n'ubu munsi birangora ariko move ibyo nawe bibaye mu gihe kingana iki imyaka y'ubuzima bwawe bwose ko banavuye mu rugo mfite imyaka 17 18 ubwo iyo myaka yose nyine nuko nko nabayeho noneho nyine ubaze ngo nta byishimo wigeze ubona mu bwana bwawe ntabwo hari igihe abantu bajya bavuga ngo ndashaka kwisubira kwibera umwana ngo aho niberaga mu rugo njya natekereza bills natekereza kwishyura inziki
njye nkashaka ikintu cyansubiza mu bwana bwanjye ngo ntikibaho. Nkunda ubukuru bwanjye kurusha ubwana bwanjye kubera ibyo bibazo naciyemo. Nta n'ikintu gishimishije ko no ku ishuri narebaga abandi bana bakina baseka, nanjye nkagerageza kubinjiramo, ariko ahubwo ndaseka, ariko nzasanga mu banjye yarapfuye tu. Yes. Mama, mwajyaga mwicaye se mukaganira, urumva umwana umeze gutya kenshi abatekereza cyane. Natekerezaga cyane. Wajya wicara mama ukamuganiriza ukamuti mama kubera iki papa akora biriya? Si papa wigeze umuganirizaho mu bwite kuki ukora biriya bintu bikorera mama? No kuvuga ngo umuryango uri dysfunctional, umuryango udahamye, nta biganiro biba biwubamo. Buriya umuryango ubasha kuganira ukamena imitima, mukabwirana ibibarimo, mubasha no gukemura ibibazo byanyu, kuko muganira intego ari ugukemura ibibazo byanyu ngo umwe yumve agahinda kundi ari uburyo yabikosora. Iyo umuryango uri dysfunctional, kuganira nta biba bibaho. Mama wanjye nubwo yari umuntu mwiza nitonda, ntabwo nayo kujya kumubaza ibyo bintu. Cyambere cy'umwanya papa yabaga adari, wabaga ari umwanya wo kwishima, twishime tunezerwe. Ubwo saa moya zaya kugira twese turi kubaza mu se papa arataha. Ubwo amasa yo gutaha yageze twese tukabura. Ariko n'ubundi yadupfunyiriraga twese akaza kudushaka. Yes. So ubwo buzima ni ubuzima burebure, naciye mu bintu byinshi cyane, ariko naje gukora nyine papa ndamubabarira. Ndabyibuka n'izina ryanjye rya kabiri naryangaga cyane, ari ryo nigeze gushaka kujya kurihinduza. Umuhire wase. Mva ndaryanga. Mva nkwanyita nk'irindi zina. Cyangwa najya n'izina rimwe kugira ngo ngire iryo zanga umuhire wase, kuko umuhire wase ni nk'umuntu nyine wahiriwe ariko wa papa we. Mva umujyana wati iki kizina. Ariko nyine aho nakuze nk'uko watangiye bivuga uti ntitugaheranwe n'ahahise hacu, move on. Ndabyiga nyine ndiyuburura, ndakura iryo zina ndarikunda. Uyu munsi ndarikunda, ariko nta n'imyaka 2 ishize ndikunda. Waje kuva mu rugo gute? Wabayeho neza mama akiri mu rugo? Nyine mama yaje kwahukana aragenda. Mama wanjye yaje kwahukana aragenda, ariko yaragiye gupfa, baragiye kumwica. Ubwo nyine yagiye i Bugande, niyo mpamvu nagombaga kumukurikira. Ukajyana na mama? Naje kumukurikira nyuma. Njye barampamagaye bambwira ati ndi ku ishuri, bamwe ati taha. Se habaye iki? Ngeze mu rugo nyine sanga byarakomeye, mama yarapfuye aragenda. Bari bamukoreye iki? Kumukubita yenda kumwica, bamukubise yanamunigaguye ahantu hose habyimbye ameze nabi. Arangije nyine nibwo yaje kugenda asanga mukuru we i Bugande, nyuma aho nanjye nza kumukurikira. Ariko nyine ubwo uri kumva mfite barumuna banjye, ntabwo papa ari umuntu wabasigira, ariko ubwo twese twarabataye. Njye na mama wanjye turagenda, na karumuna kacu gatoya, abandi 3 barasigara. Noneho basigara muri ubwo buzima. Twagombaga rero kujya i Bugande tugakora tutikoresheje kugira ngo tubashe kwita ku bari turi baratwasize inyuma. Ni struggle ndende. Ni struggle ndende, byari ibintu birebire. Twagiye nyine turakora. Bugande nyine ubwo nabwo urukumva ugeze mu gihugu gishyashya, nta ruri muzi, nta bantu benshi uzi, nta bafite wo gutangirira, ariko Imana yabanye natwe. Uba winjiye i Bugande, papa na mama batandukana gutyo. Warishimye wumvise ko batandukanye? Narishimye. Warishimye? Narishimye cyane kuko na mbere iyo nabashaka kuvugisha mama, nayamubaza neko mama kuki utagenda. Akamwanga abana baracyari bato, nzaba kurindira njye nzabarera. Ngo wape ngo nawe uracyari muto ntago wababasha, ariko njye mufite imbaraga zo kubarera byibuza yagiye. Mama rero nyine ukuba nk'umubyeyi nakarira guta abana 5 inyuma kanka kugenda. Ubwo rero agiye byaranshimishije, byaranejeje. Icyo gihe ariko uyu munsi umbajije nakubwira ko hari ibintu byinshi nakifuje ko nakabaye inzu uyu munsi, nakabaye narinzi icyo gihe byari kumfasha bakabana neza kandi badatandukanye, kuko divorce nazo zizana n'ibindi bibazo byazo. Yes. Ndetse wenda
ugutangira ubuzima utari mu rugo iwanyu utari kwa papa ntangiye ubuzima yasi ubwo buzima bwari bumeze gute icyo watubwiye uti wahuye n'ibishuko byaje gute uko nari nishimye twabaga mu kazu gato cyane nk'agashamburete turi abakene dufite matera gusa wowe na mama nta kintu dufite no kurya twaguraga ibiryo byo ku muhanda akaba ibyo turya kubera ko ni Uganda biba bihari twigura ibiryo byo ku muhanda tukirira ariko nari nishimye pe numvaga mbonye nk'ikisi mbonye nk'ijuru kuba ngiye kubana ahantu na mama nta muntu ubudusakuze nta muntu ubudukubite nta muntu ubutwirukanse saa 8 z'ijoro numvaga ari ibintu bitabaho noneho nyine ndangije nyine ubwo kuma dutangira gukora kumva tangira gukora nakoraga akazi ko gukora muri salo niko natangiraho kambere ko koza abantu mu mutwe muri salo bamaze kubasuka cyangwa kubogosha ako kazi nahembwaga nyine amafaranga make igihe umutwaro usa nk'ibihumbi bingahe ibyo byaye nka 2 by'amanyarwanda ku munsi noneho nyine ngira gute nyine ndakora nari nishimye nta kibazo na kimwe mfite mbaho gutyo natwe tubonye twohereza mu rugo twohereza aho twasize inyuma natwe tukibaka ukagura ishuka ukagura agateleviziyo y'igikombe utuntu dukenye turibaka gake ariko noneho uri kumva ndi umwana w'umwangavu uri kumva uriya abana b'ingimbi n'abangavu iyo wakuriye mu buzima bubi akenshi igihe utagira amazi biragufasha yego utagira umwanya wo kwi-expressinga like ukora bya bintu abana bakora mu teenagers gukubagana ushize bw'isoni guserera biki kutumva hari igihe bidakunda ngeze mu buzima noneho meze nkaho mfite agahenge ngira ngo ahari ngira ngo tablet kamushyiri hano yego ngira ngo ahari ni umutwe tubimenya ko noneho it's okay ubuzima bumeze neza noneho nakwisanzura yes bivuze neza nakwisanzura ibishuko rero noneho mu gihugu nk'Ubugande ni ikintu cyoroshye guhura nacyo ndikumva ibishuko byagomba kuza kubera ko nta hantu wabikwepera mbese kereka ufite imbaraga nk'umuntu kereka ufite imbaraga You are disconnected this one. Ubwo no kuvuga ngo n'ubwa mbere nari mbonye aho shaka kuba ndi ku muhanda nigurira inkoko ubonye liberite nigura nk'imineke habona umuntu arahurudutse araje arambwira ngo uje kugura inkoko ngo bagweze na nkoko zose yego yes ati bagweze inkoko zose twara nkoko zose ndazikoresha iki mu rugo turi abantu 2-3 cyangwa se nyine akama amafaranga uri kumva rero twawe namwe na telefone ngira itakura amaso mukadata ampereza telefone ati yitware ameza n'indi simukada ati ni yanya atari kwingitse nikoresha fata ariko nashaka kuguhamagara nkajya nkubona so ibishuko babihari uyashaka kuguha iki uyashaka kuguha iki nk'umwana uranacanganyikirwa navukiye mu bukene bwa mbere mbonye amafaranga uri kumva mbonye attention mfite freedom nyine ugetting excited nk'umuntu ntago ahantu wabikwepera ubwo rero kumva nyine naba nyine muri ubwo buzima kindi kandi uhita ubona nta mumaro wo gukora kuko amafaranga uri gukorera nuri araza bati nagukunze ajya gukora umutwara reka umutwara ni 2,000 ati 2,000 reka njye nkwishyura 500 tumukoga nkawe cyane ko nyine habajemo wenda no gufuha ati muri salo uzajya ubona n'abandi bantu bagukunda gusa ni ntabwo mbishaka ati oya kanya nk'ibihumbi 500 ngo by'amanyarwanda kuva mu manyarwanda yes ati ariko ntuzasubira hari ahantu se njya gusubira njya gukora iki so ariko nawe kurumva ugiye duko ashaka
none sibyo ugira ngo wabitekereza mfite 18 ubu turi kubana mfite 18 sibyo ntabwo ibyo nabitekereza baravuga okay it's okay ariko njye namye n'ubundi nshaka gukora sibyo nkabana okay amafaranga kuko ntinya no gusaba umubwira ngo amafaranga ngo nkeneye iki ngenda bitinya so nubwo wenda yabikoraga n'ubundi wabagura ukabona umuntu bikubwiye nta na future mwanagirana ugasanga kenshi n'umuntu bikubwiye ari mariye hasa n'umuntu mukuru uyu muntu nzajya na future nawe reka kamwereka ko byemeye njye namwereka ko byemeye ariko nkajya gushaka akazandi niho narangije nyine nk'urutuzi twishi dutandukanye nkaduhuramo n'umuntu akakamvanamo nkaguramo n'umuntu akakamvanamo nakoze ubuseriveri nkora nanone muri sala ariko nkora ubukashiya nkora marketing mu makampani y'abahinde mbese nakoze utuzi twinshi noneho rero biza kurangira bambwiye bati shati reka ariko ubwo byari bivuye ku nshingano none naringize papa yaravuze ati okay mwagiye Bugande mwarantaye nanjye abana sinzongera kubishyura minerivare mutabishyura bazave mu ishuri araduhima ko nyavuga ati mugaruke mutaye inzu ngiye natwe buri ko twari twiboneye ubuzima bufite amahoro reka twasubirayo araduhima aduhimye rero biba ngombwa ko tata responsibility zo kwita kuri barumuna banjye amafaranga nkabona ntabwo ahagije kandi nkuko wanabivuze umuntu yashatse kugutunga 100% ashaka ngo nagendere mu matwara ye no mu mategeko ye wagutwara uko ashaka nabyo nkabona simbishaka kubera ko ntawe nshaka gusubira muri prison muri gereza nk'iyo navuyemo iwacu abana reka njye gushaka akazi ubwo rero uri kumva ndi muri situation mfite attention nyinshi mfite n'ibibazo byinshi bikeneye amafaranga abana ni 5 ni benshi uri kumva nta shuri mfite ngo ndajya gusaba akazi ahantu hakomeye nta gishoro mfite ngo ndakora business fatika abagande babagira n'ingeso mbe babashaka nyene ngo mubyare naga bashaka mwena mukore n'ubukwe bo bizera mu gukora ubukwe nyuma abantu bakora makwe kenshi ni nk'abantu babyaranye 5 kane bamanya myinshi nyene nk'icumi na so ubwo nyene nkavuga nti njye nawe nabyari umukumo namwe hagati we mbyarira ngo imodoka ngo hinzu ngo business ubuzima bwawe setoring nkabaramo abana kubyara gusa hamwe se twakoze ubukwe ati hoya turabona abanyarwanda bajya bavuga ko mutoroshye ejo tutazatandukana ntabwo twakora ubukwe we byara ibindi tuzata urabizi twebwe no mu muco wacu hano mu Rwanda nyine ubishaka ngo umuntu wanze mukora ubukwe ushaka umuntu wanze mukora ubukwe mone kubana nyine niyo utakoze ubukwe nyine usebeje mu rugo ubwo rero nyine nkabyanga nyine nkabona ntibifatika neza ariko nyine n'abagande subungu nanjye nyari kurumba ntabiyumvamo ko nabandi bantu nyine ntago ari abantu biwacu n'imico bitandukanye imyumvira bitandukanye n'abantu bizerera muri polygamy bashaka ngo nimara no kubana azagushakira undi mugore cyangwa se ashaka kugira umugore wa kabiri cyangwa wa gatatu ko bafite n'amafaranga nkabona nyine ntago byavamo ubwo rero nyine nibwo mushiti wanjye byarangiye ambwiye ati ngwino tujye mu kabari hari amafaranga uvuye mu bintu by'imikino wanze wa mugabo waguha yes ntago ari umwe baba ari benshi ntago ari umwe ngo ni umuntu ngo twakundanaga kenshi babaga bakurikiye ubwiza tuzabye yes kandi ni iki nakubwira n'umunsi wa mbere mwabonanye ntago ari ngombwa ngo mube mukundanye umuntu muhuranye ngo ati mbabarira abana dusangiye nka dina cyangwa lunch wajya akavuga ati mbabarira ngiye mfite ibi nkora ibi nageze kuri ibi mbyarira nguhe byose kumva ariko abona kabona ko bitambukamo n'ibigoye ntago baba bigoye gusa nyine biba binagoye kubera ko arabiguha ntago yakubeshya ariko nyine they have consequences kubera ko nyine aratandukanye imyumvire iratandukanye imico biratandukanye ejo zagushyiraho undi mugore cyangwa se wowe ubwo ari gushaka kugira umugore wa kabiri actually benshi babaga bashaka kugira umugore wa kabiri wa gatatu ukumva n'uwa kane bari abafite amafaranga nta kintu kibitambika ubwo rero nyine benshi nibyo bambwiraga tubyare ni benshi
benshi ubashyize wenda ku muganda ntabwo namenye kubera ko guhura n'abantu benshi abagande ntabwo ari nk'abanyarwanda ntabwo ashaka ngo abanza kumenye aba director kikubona niyo waba wicaye mu rusengero mugasoka ataza akakwanya bati wa mukobwa ahita kuri mwiza wambara ukambyarira umukunguko niyo mpamvu rero ntabakubarira sibyo ni wowe wemerera ati wenda tujye kuri dinner reka muha amahirwe ndebe uwo ari we umuvayo yabikubwiye buriya bafite ukuntu bari clear ntabwo ari nk'abanyarwanda umunyarwanda aza agaca ku ruhande agaca hirya kanza kwijisha ngo akumenye mugane wagukunze wagukunze ahita akubwira uranamubwira ati se waretse tukamenya ati tumenya n'iki umuntu ni mubi ndi mubi nawe ubwo ndabizi n'ubwo uri mwiza ariko imbere uri mubi ati imbere uri mubi tuzabihandoringa ntugire iki ariko nibyo byabavuga uba niyo myumvire yabo byonyine no kuza gutyo nk'ubukira umwana ngo tubyarane nk'umunyarwanda njyana itaga nikanga excuse me tubyarane ngenda kuzi yes so nawe wigeze ubyarira se muri ntawe nabyariye ndaho ubwo rero nyine mwana w'umugande ntabwo biba byoroshye nta mugande nabyariye yes ubwo rero nyine mbona nyine ubuzima buranze uri kumva mwana mugande ni ikibazo uzwi abana b'abagande nta n'umugore ubatwara ibi byacu uvuga ngo utandukanye n'umugabo umugore uramutwara ntibibaye umwana ni uwa papa we wowe icyo ukora ni ukumutwita ukamubyara ise niwe umwita we nk'umugore nta nubwo wemerewe kumwita izina nimba ugiye umwana umusigira papa we wowe ugenda nk'uko waje kandi ntimugabana ngo twarabanye ngo tudivorce ngo tugabane oya umugore azana ivarize agasohokana ivarize ye nibyo ubu ugiye kubigikoresha exactly oya nta na kimwe wasiga nta na kimwe watwara niyo mpamvu ngo bwana n'imico yawe nuko bakora ibintu biragoye ko wamwizera ngo uvuge uti ngiye kubyarana nawe sibyo bisaba nyine ko ufite ubwenge cyangwa wabaza imibare yawe dufite abana b'abakobwa nyine bababyarira ugasanga nyine abaza imibare yiwe kandi ukabona nabwo irafatika kuko haba harimo abantu b'abakire pe ku buryo uvuga uti uyu ni mubyarira harama mansion ndatwara benzi hano hanjye haziga the best schools my life is sorted kandi abana b'abanyarwanda barabyara and it's fine babaho ubuzima nyine bifuza nyine birira isi uriya afite umugore we nta stress ntabyo kuza kundarira iwanjye ngo wirirwe ungendaho twarabyaranye ukora inshingano zawe nanjye nkakora nanjye nkarya ubuzima yes so of course urabikonsidaringa kuko nkanjye nari ndi mu bihe bibi by'ubukene by'ubuzima bubi nanabitekereje nabonye hari wenda mbyariye umugabo nta buzima bwanjye bwaba bubaye sorted for the rest of my life ntabwo nongera gusafaringa mufite guhangayikira iki ngiki aho rero ukabireba kabara kavuze se uyu koko niwe nshaka uyu niwe Sandrine nshaka kuba we iyi niyo ntego nshaka uku niko nibonye niyo vision yanjye sizi nizo nzozi zanjye nkabona none hari ukuntu bitari guhura neza imbaraga zikuye kugira urumva wari uvuye mu bukene wari uri mu bukene mu bukene wari waraciye mu bibazo kuva ukiri umwana muto ntabwo wigeze wishima ngo ubone bya byishimo umwana abona niki navuga ngo cyatumye uvuga uti nta mpamvu kugira ngo ndenge uno murongo izo mbaraga zikuye ni Imana buriya Imana itakurinze Imana itabanye nawe nta kintu na kimwe wageraho n'amasengesho y'umubyeyi arafasha yego mama wanjye rwose yaransengeraga kandi amasengesho y'umubyeyi nyine Imana irayumva nahoze ndeba kari ikiganiro cya Isimbi na Werine uri ukina prono mvuga nti uyu mwana w'umukobwa ibyo akora ni ibintu by'urukozasoni ni ibintu abantu bose tumucira tukabatira kare uyu muntu ni ikibazo ku gihugu ariko uwumvishije amateka ye wavuga uti naho yari umugabo Imana irinda abantu avuga uti ubundi bwuteye wenda nta sida yarwaye gute atapfuye ahantu hose yaciye ngo yacaga ngo mu biki ngo agenda yikurura ngo yagiye South Africa capanya ukumva ibintu ukavuga uti Yesu we ni Imana irinda umuntu nanjye rero ni Imana yandinze uri kumva kandi ngo uriko byose nkubwiye
none ibyo nahuye nabyo mu kabari ibyo byabaga ari ibindi umwana mutoya imyaka 19 ugeze mu kabari nakoraga ubu host narahostingaga ngira ngo muri imisi byaraje mu Rwanda mbona abakobwa benshi barabigiye ariko icyo gihe mu Rwanda nta byabagaho ubwo kuri imyaka ya 19 nibwo hostingaga uruko urabona njye nafite igikuriro n'ubundi nangana gutya ngana ukajya ngenda umuntu mukuru yes ubundi mu host mukora iki aba host njye nakubwiye ibyo nakoraga akazi kane kabaga ari kwambara neza nkaza nyine nkeye nkicara aho ngaho nyine ubwo baga banshyize kuri poste bakanyamamaza ahantu hose abantu nyine bakaza mba nabateguriye ubwo niba abantu bamaze kwicara ngomba kubanyuramo mbasuhuza kugira ngo nekore njye wa hostinze night ubwo nyine nkabasuhuza nkabibwira ariko nyine gusuhuza abandi bari kugura ibintu bihenze ko nabo baba bari bukwinjiriza kuko nahembwaga on percentage noneho nyine nta bindi nyine n'ukwambara neza ukagica mu bantu ubasuhuza no kubasuhuza n'intoki se cyangwa arabyina ube anagubyina urabegera nyine ukabasuhuza goma kwirya ushatse kuguhobera ntago wamubuza ukubwira ati cara hanga twicarane ku meza ndakugura ijoro ryose ntiwabyanga uri kumva ugoma nyine kubaha abakiriya ugakora ibyo bashaka gukora kandi uri kumva bamwe bari abasinzi bagetinga violence ugasanga nyine ashaka nko gushaka kugufata ashaka gushaka gukurubana ngo mutahane ashaka nko gushaka ngo nyine habayumvisha kugusoma mu bantu ukabikora se ntoya terwa n'uwuribonye nango nabikoraga ngo nabikoraga kuko uyu muntu ntago muba muziranye umuri aho ngaho just kubera kuri umuhost nawe ari umukiriya ngo nabikoraga ariko nyine ibyo zose ni challenges uhuriramo nazo umuntu akagusebya ngo wenda mwararyamanye kandi mutararyamanye cyangwa se akaza ari nawe afiteho target uri kumva uriya mwana ndamushaka uriya mwana ndamushaka ndagura icyo ashaka namuha amafaranga ashaka kuko nyine uri kumva nk'umuhost hari image uba utanze nkaho urinda uri kwigurisha sibyo ngira ngo nshaka ubuzima nshaka minervarize barumuna banjye ntabwo cyabaga kindi mu mutwe ari iki kuryamana n'abantu kandi hostinga birimo amafaranga wenda ntabwo nzi mu Rwanda ariko twebwe Uganda harimo amafaranga kubera ko barakize rwose kuko bagwa 10% y'amafaranga yose akabari kakore muri iryo joro ntabwo ari amafaranga make yaba kandi abenshi baba baje kubera wowe yes abenshi bagomba kuza kubera wowe so ubwo buzima nabo bayemo ntabwo nabo bayemo igihe kinini nakoze mu kabari nk'amezi 2 yonyine hostinga ariko nyine uri kumva mfite background ya gikristo hari uwundi we uri kumva risande ni muri ngiye wakujijwe njya gusenga ndi umukristo hari ukuntu nubaga n'ubundi ibyo bintu mbikora kubera ubuzima ariko atari byo nshaka kuko na boss nyuma y'amezi 2 yaranyirukanya nziza ko mutsigaye nza nambaye ibintu bitari sex kuko yabaga ashaka nyine namara ibintu bigufiya nanabyambaraga in the beginning ariko nyine byazigiye nkajya numva nyine birambangamiye none se wenda wambara ikintu cyabitumye ikintu cyateye ko uvuga utereka nambaye noneho ibintu birebire nuko abagabo bagukoragoraho kumva si ibyawe yes of course iyo wambaye nabi abantu baragusuzugura umuntu none se wabaye gutyo umuntu akaza gukora gutya kwita kwa mugira utese kandi abaguharasinze cyangwa kanya akagukubita nk'urushyi ku kibuno it's harassment ntago abantu bagufata mu buryo bwiza kenshi arakubwira uti niko kazi wasabye n'ubundi icyo twifuza exactly hari n'ababivuga hari n'ubibuza bati urakora icyanga niba udashaka ko tugukoraho ni ibintu babisuzuguritse biciriritse sibyo so nyine nabirebye nyine ni wese ibintu bikino no kubera gutinya harassment nkongeye naho njya ahantu hari public nkariya mu Buganda hano tujya nko mu masoko iyo hepfo mu mujyi guhaha bitazawino n'ibiki je nantu ntajya njya kubera ko abantu baramparasenga niyo naba nambaye ikintu kirekire bavuga muzungu bagashaka kunkoraho bati dore ikibuno dore aratemba itoto ibyo bikamusima konti nabanje kujya njya bikambaho bikankomeretsa biyezo nkajya nishyura bodyguard kugira ngo tujyane ibaze kujya guhaha inyanya n'ibitunguru ufite bodyguard Uganda ni danje noneho nyine nkarahiza nyine nkagira gute nyine bigize ngo ndavana no sinzasubirayo
ndamwana sinzasubirayo sibyo yego ubwo nyine nshaka nyine abakozi bazajya bangirayo ibyo kujya sinya n'ahantu hari public ntibishoboka none no mu Rwanda hari safe hari umutekano byaranyokana ntabwo mashaka kugenda ahantu hari abantu benshi kuko man bari buvuga ibintu cyangwa bagashaka kunkoraho ubwo rero byose ni ibintu byatumye nangira kujya njya guhostinga nambaye ibintu nikwije boss iraranyirukana atimvira arabati wowe rero night 3 zose nkubwira ngo uze wambaye ibintu biri sexy none ndabona uri aho ngaho njya gushaka hano ko nuzi cyushaka nuzi cyakuzanye baranyirukana hanyirukanye nyine sine kugenza gute ariko n'ubundi guri ko bako nari maze iminsi njya mu kabari akabari wakamenyereye uhuriramo n'inshuti z'abanyakabari none nyine nakomeje njya mu kabari sibyo nkomeje njya mu kabari izo nshuti zanye nazo zikankoresha kugira nyine zibone nk'abantu babagurira amayoga hensi cyangwa abagabo nyine bakaza kundeba ngo bampatiriza nge akenshi abagana nashaka no kujya ariko bakaza we yambara tugende nyagira ngo ni nk'urukundo bamfitiye ariko target ari uko banshyira imbere wenda abagabo baze kuza batugurire amashampanye baduha amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo so njya kuva mu kabari byakozwe n'Imana yonyine nta muntu wangiriye inama of course mama ubwo nagiye mu kabari wariheba urikumva ubwo twaje no gutandukana nyine njya kwibana nyine uri kubona imaze kwishobora mfite amafaranga nta nyine ubwo nahise mpinduka indakorwaho kumva ngo ndi mu bwangavu nyine bari ubwangavu nari ugiye simbizi mu teenager afite ubushyuhe bwinshi mfite amafaranga mfite ibinyongoza mama wagenda kandi akaramwicangira inama araruha arandeka arandeka nyine akuraho nk'umubyeyi ndagenda njyawe ngiyo yose so ubwo rero mu by'ukuri ariko nubwo nabaga naraye mu kabari najyaga gusenga ku cyumweru ndi no muri hangover yego najyagayo sha na mu gitondo byananiye nkatsinda ajyanye masasa nkajyayo byakwanga byanze wenda nka following online ijambo ry'Imana ryo twamye turi gutya nubwo abantu babaga batabibona ko ndi n'umuntu wakumva n'ijambo ry'Imana biri gutya ubwo rero kumva Imana iranaducyaha natanya kujya mu kabari nkavuga ko nk'umuntu w'umukristo wakabaye uri hano nk'umuntu w'umukristo aha niho wakabaye uri ibi bintu biragukwiriye ubu nibwo buzima mama wawe ukuntu yavunitse agukuza aha niho wakabaye uri umutima utangira kunkomanga mu mutima ndabyibuka of course njye umutima ukomanga ugakomeza usubira ko nta mbaraga ufite sibyikuramo already warafashwe ni nkaho uri mu mutego wa Satani arakuziritse so ubwo rero ndabyibuka wari umunsi umwe sinzi cyambayeho njya mbibwira abantu bakavuga ngo wenda bagukubitiye mu kabari cyangwa wakoreye amaskandari nta kintu cyambayeho narabyutse n'ubundi nabyuka nabyutse saa 6 z'ijoro ndisiga ndambara njya mu kabari abashuti banjye bampamagaye nko mu saa 7 n'igice nari ngeze ngiye kumva numva abantu bari kunsakuriza mva hano hari gusakuza mwumva urwose ko ntabwo narwihanganira fata whisky ni nanjye wari uyiguze nyishyize ku mwana umvira ikunukira shyira hasi mana we numva meze nk'umuntu watakaye sinzi ibyo ndimo abashuti banjye barabashuti b'abanyarwanda cyane ku buryo ne bakubona gutanywa inzoga bayigusukaga mu kanwa utabishaka naje ndabahengera bareba hirya menamo ndayimena abagiguhise nicyo basket kimeze gutya kirimo ice ndayimena nshiramo barafu n'amazi ukagira ngo nyende kunywa whisky kandi ntari kunywa whisky sha numva birambangamiye numva abantu barasakuza numva sinzi ibintu ndimo kandi hari ahantu hiyubashye hari ahantu hashyushye ameze neza hagezweho nuko nababwiye nishandi kumva ndwaye reka ntawe ntabwo ameze neza narebye imbere sinongeye guhindukira ngo nsubire mu kabari n'icyo kintu cyambona nanjye sinagisobanura ntiwibaje ati wenda nuko ntari muri mudu ubwo tubutareka nsubire wenda ngerageza kuko ibyo byari bisanzwe bimbaho ko wajya mu kabari utari muri mudu ko nk'uko nakubwiye inshuti zanjye zajyaga zimpatiriza kujyayo
kenshi nagiye njya mu kabari ntari muri mood sibyo kuri inshuro it was different cyari ikintu gitandukanye numvise inzoga inukira numva urusaku ni rwinshi mbona nta hantu I don't belong here numva nyine nk'uko wa mutima wari usanzwe nkomanga nkawirengagiza nkawucecekesha muri njyewe kuri inshuro noneho waje ukomeye uravuga ati wasaze uri hehe ubundi ahangane hehe you don't belong here nahindukiye n'umutima wanjye utumye ngo sinzasubira mu kabari ngenda ngiye nyuma yo kugenda ugiye watangiye ubuhe buzima gute nagiye nyine ndicara ubwo icyo gihe nabyuka nari ndi muri relationship umuntu twari turi muri relationship nawe yabaga ashaka ko njya mu kabari yabaga ashaka ko nguma mu kabari sibyo ko nyine narakora amafaranga menshi naranasevinze muri relationship muri mu kabari ndavuga nyine shaka ko mujyana mu kabari cyangwa ujyayo ntabwo yari umunyaburayi yego ariko yabaga ashaka ko nguma mu kabari nyeko njya mu kabari nawe nyine yaranyongoza ko yanyezaga amafaranga yo kujya mu kabari kangura imyenda ya shopping kamamagara kuri video call ariko ndi hanze abantu nyine bateye gutyo ko nyine ashaka ko nyine akumana ibwo byo bwo kugushimisha ko wasohotse wambaye ibintu ushaka iki yarabikundaga ariko nyine nagiraga n'ubwenge nkana savinga nafite udufaranga dukeya ndavuga nti kwa kundi ubwabuzima waciyemo bwatuma gutekereza nasubira ntekereza umutwe wabaga uri tayari imana yanjye nyigendana mu ishakoshi nubwo nabaga ndi mu kabari ariko ntabwo twatandukanaga umutima wangu akavuga uti okay wishyuye minerivare wishyuye inzu tunutu savinga twari tumaze kugwira ntabwo ari menshi cyane ariko yaragwiriye ubusanzwe njye nikundira ibiryo abantu bajya bankurikirana barabizi njye nikundira ibiryo kutabyibushye nk'ubirya sha ubu si ibyo mataye gusa yes ubwo nyine yagiye mfungura resitora resitora nyine gatoya icyo gihe none nahise nanakizwa urakizwa byo gukiza narakijijwe pe nkajya mfunga na resitora kuwa gatatu nkajya mu masengesho ku cyumweru nkafunga nkajya gusenga ndakizwa nyine mpindura inzira zanjye pe toujours Kampala ndakizwa ni nabwo nakijwe kugeza n'uyu munsi ndakijijwe ndabishimira Imana byarakoroheye kubaho nubwo bwiza ukijijwe ibishuko ntaho byagiye ibishuko ntaho bijya sibyo ariko buri uko nagiye negera Imana cyane nizo nshuti nkazireka sibyo ko nahise mpindura nimero ndanimuka avuga ni abantu kambareke abo nafite izindi nshuti nzima naravuyeho nzisubiraho njya kuzishaka sibyo uko ujya nawumva ijambo ry'Imana no uriho umwanya mwinshi ubu none mba mbere nasenga ku cyumweru gusa none natangiye gusenga kabiri mu cyumweru n'indi minsi nkumva ijambo ry'Imana byaje nyine biminda biguha imbaraga sibyo byabishiko noneho byaza ukamenya uko byitwaramo none uyu maze no kudiscoveringa cyangwa se gutahura ishusho yawe nyakuri muri Kristo Yesu umenya ko nk'umwana w'Imana hari ibintu ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora ntabwo uhinduka ntabwo ukomeza ko wa muntu ugendera mu kigare ugendana n'ibigezweho ngo ibije byose bigutware utanya noneho gushyiraho imbibi boundaries ukavuga uti ibi ngibi ukiga no natanye no kwiga kuvuga hoya abantu bakamwa ati tugende ikirori byacu sanga ni hoya byana ngombwa nkabeshya ndarwaye cyangwa se ndi busy ndi mu kazi mbese nyine umwuka wera aradufasha n'icyabereyeho umwuka wera n'umufasha aragufasha bya bishuko byaza ukamenya icyo kuvuga hoya ukamenya ko bitagukwiriye ugacreating an activity zituma uri busy ubu none nayo ifite na business nayo ifite ikimugije nayo ifite ikimpangayikishije mfite amafaranga nashoye ngomba kuyabyaza umusaruro nayo ifite ibindi bintu bimpangayikishije ku buryo byaragabanutse nese muri Sandrine mu by'ukuri byanze kunze hari ibyo wungukiraga muri uko guhostinga kujya mu kabari abaguha amafaranga abaguha amatipu ayo mafaranga menshi wahembwa yari menshi ntugwe mu gihombo nagwe mu gihombo ubuzima bwarahindutse ndanakena cyane ko uri ko na savings nari mfite n'imaze kuzishora amafaranga yaragabanutse na wa boyfriend yaje kunyanga kubera ko nyine ntabwo ngifite vibe birumvikana ibyenda nari mfite imyenda mfite umu auntie wanjye yaguza kunsura akamwa ati mwana wa ni imyenda ni imishumi ibi se byambara bituba byambara
imyenda nimbaragiye naniyo natanze nani najugunye ko sinze yaburiye nagukiyambara kareka ati nimisho ati se ibi ni ibiki gucurame bimeze gutya noneho rero ubwo nyine yabo boyfriend nyabanye ubwo nkimumbowa ntagifite vibe ntaki sexy akugura ibintu birebire n'ubu yambara iki posh bomb nuko mafite kwambara ubwo rero nyine arananyanga uri kumva ariko nyine narakennye ariko noneho wibuke iyo uzinutswe ikintu sinzi niba warazinukwa ikintu jera ukakizinukwa ngenda zinukwa ku buryo iwana uzinukwa koko muri Kristo harimo amahoro harimo ibyishimo natangiye kunyurwa nyine muri Kristo n'icyo nkeneye nkagisaba Imana ikimaye nkashima icyo abana Imana ni ikimpaye ndacyakira uko kiri kandi nyine hari ukuntu ubwonko bwanjye n'ubundi uri kumva nkifite umutima umwitura uncyaha ngo uva mu kabari impamvu ntakavagamo nuko nabaga mbibona ko ninkava mu buzima uyu munsi mbayemo ntazabasha kubumainteninga ninkavamo se inzu yanjye ndayishyura iki ko nsigaye mba mu nzu ihenze iyi misatsi se ntabwo se iyi misatsi ko none usigaye nambara wigi izihumbi 100 azava hehe ndakavamo se n'ubundi nacyahaga mu mutima nkawucecekesha kuko ntabwo mfite ubwo kuvuga ngo I won't afford it sibyo ubwo rero kumva aho nazinukiwe nazinutse mvuga ni nicake nzaburare Imana nemera ko mburara nzaburara nemera ko mbwirirwa nzabwirirwa njye ndiyemeza njye ngira determination abantu banzi nicyo kintu cya mbere banzongera determination ikomeye ubwo rero nyine icyo nari kuko ndanabyibuka igihe mva mu kabari amaze amezi 4 ntishyura landlord wanjye wenda no kunsora mu nzu nabuze amafaranga yishyura wari waguye mu gihombo koko nari naguye mu gihombo napfuye ariko Imana ikunyuza mu ishuri kugira ngo inagutestinga urebe se koko iyo determination urayifite ibyo ni kuvuga uri kwiyemeza ngo ugiye kunyuramo koko wabicamo urabizi neza cyangwa ni uhungabanamo gake urirukanka usubire mu kabari kizamene naragitsinze Imana icinze yasi nigeze mburara ayo mafaranga landlord yanyishyuzaga Imana nayo yarayampaye natanye no kubona n'abantu bangirira neza bakera twaherukanaga kera murakaza gushakisha kanzanira nk'ibiryo igihe nakennye n'ibiryo nkabona bigiye kubura kuko n'icyo gihe nibwo covid yasize na restaurant rero ntabwo yari igikora nanayikora nahuremo n'ibihombo byinshi ko baranyibaga abakozi bakanyiba abandi bakanekera imitwe nahuremo n'ibindi bihombo byinshi n'ibintu byinshi cyane ariko ndashima Imana ko sinigeze muri cyo kurya abana barakomeje bariga nta wavuye mu ishuri ko amafaranga yabuze ubuzima nyine turabusunika gake gake Imana abana natwe kugira ubu ngubu abana barakuze bagiye no kurenza kaminuza ubwo abana niba ari umuna bawe yego ni wowe wakomeje kubarwanaho nakomeje kubarwana se nakubigenza gute nakomeje kubarwanaho ariko reka nkubwire Imana yahagurukije ingabo nyinshi hari nk'ushiri isoma muri Bibiliya Imana yahagurukije ingabo nyinshi kuturwanirira abisirayeli bageze ahantu byanze Imana igafungura umuryango nagiye muri Imana ifungura imiryango ntateganyije kandi bitavuye mu bagabo bitavuye mu kabari bitavuye mu kwiyandarika no kujyana n'ibishuko uri kumva turwana intambara zikomeye abamwe baranakuranye nabo batangira gukora bakajya babona uturaka bakanyorohereza umunsi aho tugeze hashimishije amen harashimishije yes mama yaje kwishima gutabonye mama yishimye cyane kwasi nyine yarishimye we yari yaragarutse naha kureba abana ariko garuka n'umutima udahari mwe nyine ukumva yaje nyine ubwo muri ibyo bihe naramutaye ngo nigiriye kwishakira amafaranga ko nabaga ni wamaye inshingano z'abana benshi none uko mbwira ngo nicare hasi ngo dukore buno buzi bamemba 2,000 by'amanyarwanda usana yanga kanje gushaka amafaranga ava mu mikino hari ukuntu muri umuntu ari umwangavu abimbaza ubwenge cyane ababyeyi nta n'ubwenge bafite ubwo nyine nigira na juwa gutyo ariko nyine yaragiye nyine akomeza aransengera nibyo nakubwiraga ngo amasengesho y'umubyeyi yarakomeye nza kuzuka gutyo nyine ntawe bigizemo uruhare yari yarangira inama abantu muri famille barangira inama ariko umutwe nyine ufunze Imana izarira ufungura mbona nsohotse gutyo nuko
papa rero papa nyine ubwo yarishakiye yaje gushaka undi mugore yaje kwishakira nyine akomeza ubuzima bwaraduhima birarangira hatwe nyine turwana n'ibibazo byacu aza no kubyara abandi bana babiri byose byaje gukunda iby'urugo rwe ko ni ubuzima bwe bwihoreye ubwo ntabwo nshaka kuko sinanamuzi n'uwo yashatse simuzi nta nubwo nzi ko ushaka kumumenya aho nshaka kubyinjiramo n'ubuzima bwe uyu muzi ntabwo yicuza of course nyine kuba afite umwana nkawe abana nkamwe atari inshuti nabo bitewe n'uko mutabanye neza oya bungu papa wanjye ndamukunda aho nakuriye naje kumubabarira ni nanjye wanamwishakiye ndaramuhamagara ndamubwira papa umeze neza uraho of course icyo gihe yaratunguwe yaratunguye ati mpamagaye ute namubwira najya numva nimba umeze neza nawe nyine ntabwo yambaza ibintu byinshi ati bana banjye mwaranyanze ariko nyine ndacyari papa wanjye ndabakunda nta kibazo nyine ubu turavugana n'ejo twari turi kumwe namusibeje twari turi kumwe aracyari na mutoya n'umusore nyine narabirenze ndavuga ni ahayisanye ntabwo wazangumisha hasi papa wanjye wenda nawe nuko nta gihe cyo kuvugana nawe wenda nawe afite inkuru ze sinzi ibyaciyemo byamugize gutyo mfite kumubabarira kandi niba ari n'umubyeyi ntabwo najya kubimubaza ngo njye kumwinjira nabishaka azabimbwira ariko papa wanjye ubu ngubu nyine ibyo nakuvugaga ni n'izina ryanjye ndarikunda kubera we ndavuga ni kuko n'ubwo buzima reka nkubwire kambwejera n'ubwo buzima bw'igitsura bw'intambara nakuriyemo bwaramfashije papa wanjye kuba yarankujije nk'umusirikare byaramfashije cyane hari ibintu byinshi murana by'uyu munsi nkabona mbitsinze kubera ko natojwe gutyo gukomera mu bibazo uri kumva n'ubundi ntabwo wari kuva mu kabari utaba waraciye muri n'ubwo bushobozi bwo kwivana mu kabari ibishuko bimwe na bimwe papa wanjye nubwo yajyaga nkubita ariko yajyaga ngira inama yanabyibuka ari nk'inama papa wanjye yajyaga ngira kera yanasinze akanayingira amaze no kunkubita ariko iyo nama uyu munsi nyigenderaho papa wanjye yarambwiye ngo umukobwa ni nk'ururabo urucaho mu gitondo ugiye ku kazi rubengerana rutemba itoto warunyuraho nimugoroba ugasanga izuba ryaruciyeho bwumye yambwiye ngo ubwo bwiza bw'abantu biri bwakubwira ngo uri mwiza bwashiraho mu munota uyu warwara sida ukahita utonyoka wese ugapfa iyo nama n'uyu munsi iri mu nama zituma mfata imyanzuro ikakaye havuga ni yes mfite shortcuts ariko ngiye nzafata inzira ndende nzakora reka njye ku ishuri nige nshyire ubwonko hasi ubwiza bw'umugore ni nk'ururabo rw'iki rwa mu gitondo akantu gato karaza kakaguhungabanya at anytime sibyo uyu munsi nshaka gukora ikiganiro nkahita njya kuri top abantu bakanshagara ejo mukambura nkazagaruka narabaye amashashi wa mugani hari ubwo twakira abagore beza abakobwa beza kuri kamera ugasanga babonye amatake menshi y'abagabo y'abatipi ebana uyu mwana paka mutsindire ubwo ngubwo urabyitwara mute njyewe nabimenyere kuko nizo atake namyenze mpura nazo ndi mutoya nta gishyashya kirimo uwanjye azaza mu gihe gikwiriye kandi ntago ngenza kuri social media gushaka umugabo cyangwa iki gusa n'igihe uhura n'abantu hano kuri social media ukabagiraho umugisha ukabagiraho umugisha pe ntago nabihakana iyo nama papa wanjye yangiriye niyo yatumye mva muri ubwo buzima aho navuye mu kabari nkahura n'ibyo bibazo byose resitora nza kuyifunga ndahomba nza kugira amahirwe amafaranga abonetse njya mu ishuri yes urukundo nari nanasufuye imyaka myinshi nasufuye hafi imyaka 3 ariko opportunity ije njya kwiga iki nagiye kwiga procurement and logistics muri kaminuza nari naravuye hano narangije secondaire metangiye kwiga muri kaminuza wari wafashe icyemezo nari nafashe icyemezo n'ubwo abantu bajya bambwira ati ariko ubwo bwiza bwawe wakicara ukiga cyangwa uryamana n'abarimu ngo baguha amanota ariko ndakubwiza ukuri ko buri nota ryose mfite kuri bilete yanjye nararikoreye ndara nicaye kuko nzi neza ko uyu munsi niyo ntashaka akazi cyangwa se niba ngiye gushaka akazi ibyo nize bazabimbaza uwo mwarimu se nzaba naryamanye nawe nk'ama amanota azaza nsubirize muri interview ntabyo yakora sibyo ubumenyi mbafite kubushyira muri uyu mutwe wanjye niyo mpamvu nafashe icyemezo njya ku ishuri ndiga
nicara hasi bigoye uri kumana barumuna wanjye nabo barakiga nanjye Minerva nanjye igomba kuboneka. Ugeze mu kangahe? Ubu ndi kurangiza ndabura amezi 4 gusa. Kurangiza kaminuza? Kandi neza imyaka 4. Felicitation. Urumva ubuzima waciyemo n'iki wa mugani? Nkagiye umuntu ufite kwiga for what? Uriga kubera iki? Oya na trauma. Nibibazo nkuko nakubwiye ni no gusinzira sinzira neza. Hari igihe nyine byivangaga uri kumva kandi ubwo mafite kwiga mfite gushaka ubuzima nkabaho birivanga. Gusa ukora iki? Ubu ngo uri photographe. Oh yes. Urafotora? Genda fotora ndagafotoza ibizaje. Urigafotoza? Ufotora mu bukwe muki? Ibintu byose mfite musaza wanjye nyine umurikirana we dufatanya ko kazi. Oya. Na wari Bugande. Ngo yari hano. Turafotora ariko nyengenge n'ibindi biraka nyine by'amaturisme, nakora muri tourisme. Yes. Ndakubita hirya hino nkabona amafaranga. Mana icinzira igahagurutsa abantu kabisa nkabona birakunze. Byabishuko byarahagaze? Ntabwo byahagarara. Byahagarara gute se? Nta nari urakigwamo uvuga Of course nyine hari nk'igihe nakundanye n'umuntu nza kumenya ko afite abagore 3 ariko ngira wa 4 kandi umugande. Kandi umuntu abonaga relationship yacu ikomeye hari nandi ushaka kugerana. Uri kumva ariko iyo yabashije kumbeshya birakunda. Kandi nyine bibaho nyine ntabwo ibishuko nabiguyemo kera nyine ubwo muri icyo gihe nkiri umwana nyine mu kabari nkijagaraye ntaramenya Imana neza ntamenye uwo ndi we muri Kristo ariko ubu ngubu experience n'umwuka wera ndabifatanya byose nkagira gute nkabimanaging. Ewa nkwetse nk'abantu mba naraborotse muri telefone yanjye bari bajya muri 500 kuzamura. Abagabo gusa kandi nta mugore burimo cyereka nk'abagore bagurisha nka nimero zanjye cyangwa baranazigurisha se amafaranga menshi. Abagande bagira amafaranga aba yakwishyura ikintu cyose nyine ngakubona kugireho. Barazigurisha rwose ni na business ikomeye hariya ko bishyura mu madolari. Mbere yuko twerekeza uburyo waje kwerekeza mu Burayi, uyu munsi usoma ibitabo kuri YouTube ugasomera abantu. Nge natangiye mvuga n'umuntu usoma ibitabo ndamwemera. Umuntu usoma muri rusange ndamwemera. Ufite ikintu mu mutwe, ufite ukuntu n'uburyo uganira mu buryo nyine burimo ubwenge n'ibyo uvuga waciyemo ubicamo mu bwenge cyangwa ubivuga nabwo mu bwenge. Hari umuntu uvuga ibintu yaciyemo ugasanga nyine abivuga mu buryo butari mu bwenge ariko ufite ubwenge bwinshi. Maybe ko ari ubuzima waciyemo nuko gusoma nabyo birafasha cyane. Ibyo gusoma wabyinjiyemo ute? Cyane ikibazo cyiza cyane. No kuvuga ngo ndi umwana w'umukobwa meze nk'uwatakaye, mfite responsibility nyinshi, naratakaye ndiyo ngiyo mvuye mu kabari, sibyo? Nkeneye ubuzima, natanye ndibaza nese ubundi ko niyanze. Narirebye ndiyanga. Ubu buzima mbayemo ndi abantu mbana nabo ndi ibintu mbamo numva ndabyanze. Uyu ntago ari we Sandrine niyumvamo, hari ikintu niyumvamo mwimbe ariko ntago ari ikintu kindi kubona ndi kubamo. Icyo kintu nkivane yo gute? Nta guidance ifite n'ababyeyi mfite hafi bo kunyobora bo kunkomeza, sibyo? Okay, ndasenga muri biriya naho harimo ubwenge bwinshi ariko n'ubundi nkabona ntikiza neza. Nyankunda kubwira abantu ni twitondera ibintu dukonsuminga kuri social media. Ibintu ukunda kureba cyane uburi kugaburira ubwonko bwawe. Nabaga ndi kuri social media nirebera abantu Kiminaji, Cardi B, What, Bruce Melody nabanzi nta kibazo umva nyine abaslay Shadibu Mbura. Tse ndabyibuka bwa mbere nagubwo rinze kuri YouTube channel ndavuga kuri YouTube ndaba how to be better as a human being. Sanga hariho abantu benshi cyane bakora izo content uko umuntu yakiyuburura nk'umukobwa byinshi cyane nabaga ntazi no kuba umukobwa ubwabyo ntabyo narinzi ko ninjye mukuru mu rugo nta guidance na wundi muntu wamfashije kwirera. Nasanze ngomba kwimama nka ni papa niko babivuga neza mu Kinyarwanda kandi nkabari ikintu niyumvamo ariko nkabone ntago kiri kuza neza. Nagomba gushaka uburyo YouTube ngiye yaramfashije niyo ntambwe ya mbere nateye zabari zino nkuru mu posting hano uhindura abantu benshi ubuzima jera. Umuntu araza kumva inkuru y'umuntu akavuga ati nuko byagenze yivanye yate byagenze bite wakumva ari umurongo ushaka gukurikira
nawe ukawukurikira ubwo rero ariko mumagiye nagugurinze nyine mu cyongereza content zo mu cyongereza zibana nyinshi cyane kubera ko zo n'isi yose nyine sangaho content nyinshi cyane z'uburyo umuntu yakwiyuburura ka umuntu muzima uko umuntu yaba umumiliyoneri ko umuntu yakira ko umuntu yaba muri relationship neza mariage ibibazo byo muri mariage business hanje noneho urabona YouTube hari ukuntu iyo ureba ikintu bakomeza kurikomandingira ikintu nk'iki bijya gusa none nyakomeza nkurikirana za content birangiye icyo kintu cyonyine ndeba nkajya gukurikirana ababiliyoneri bakomeye ku isi abamiliyoneri benshi ku isi nkajya numvamo akantu ngo read books gomba gusoma ibitabo akantu ko gusoma ibitabo kandi gusoma ibitabo udasanzwe ubisoma ni ikintu kigoye kubera ko urafungura ugatangira gusinzira kumva ni birebire icyo gihe n'icyongereza cyane cyane kitaraba cyiza nk'amagambo abakomeye kumva ntubyumva neza ariko abantu bose bumva ngo read books nabaza nawe ko kantera intambwe njya gushaka shop y'ibitabo ndebe ibyo bitabo ngezeyo nkubitwa n'inkuba nta kintu bivuze nimba warakuriye mu muryango mubi nta kintu bivuze nimba warakuze uri imfubyi nta kintu bivuze nimba ubuzima bwawe bwarabaye bubi kuva uri mutoya birashoboka ko wahinduka wakoresha social media y'ibyo ureba buri munsi wakoresha ibitabo nageze mu bitabo nkubitwa n'inkuba nta kintu kimwe abantu batandikaho waba ushaka kumenya uko urera abana byose birimo uko wakikuza nk'umuntu w'umugabo cyangwa umugore uko wava ku biyobyabwenge uko wafata uwo mwashakanye n'uko wahitamo uwo mwashakanye uko wakora business yawe nta kintu kimwe abantu batandika abantu barandika bakandika no guteka warasomye wumva hari icyo bihinduye ku buzima bwawe byarampinduye ubuzima naguze icyawo cya mbere ndabyibuka icyo gihe nari mbyibushye cyane nari mbyibushye mfite ibiro nka 96 oya mbona igitabo ngo kigisha kunanuka nyine ukuntu wagabanya ibiro ndakigura nsubira avuga ni what mbese nasoma ariko nyine of course mu ntangiriro byarangoraga sobaga page imwe yambaye board ngasinzira akugenda ubikora gake gake wihine ukavuga uti wenda Mr. 3 ndasoma page imwe wisanga ejo none ubasha gusoma ebyiri wari ufite determination nari nyifite kuko nashakaga guhinduka narebye mbona umuntu ndi we ni mubi simushaka this is not the Sandrine I want yego ntabwo ahuye na roho yanjye ntabwo ahuye n'umuntu niyumvamo hari ikintu cy'umuhamagaro niyumvamo ariko ubuzima ndi kubamo ko mbona butari kukizana neza ibitabo rero amafaranga yanjye nayo isajya mu bitabo ntangira no kwiga gushyira telefone hasi buriya dufite addiction ya telefone nuko tutabizi yes kandi nyine addiction nayo kuyirwanya ntabwo ari ikintu cyoroshye kuko ni ikintu mu bwonko bwawe buba bwaramenyereye ni urundi rugendo none niga gushyira telefone yanjye hasi nkiga kugira gute gusoma ibitabo ariko ntabwo ari ibintu ukora umunsi umwe ngo bite bize uvuga uti ngiye kwiha target iminota 30 ndi gusoma ugasoma ukongera ugasoma kuri telefone yawe ejo wisanga ubasha gusoma isaha 2 umunsi ndasoma simenye ko bwanije so nuko nkuko nize gusoma ibitabo menya ko harimo ubwenge bwinshi menya ko ibyo mama wanjye yatangishije nabyiga menya ko ibyo papa wanjye yatangishije nabyigira mu bitabo menya ko ibintu birahinduka ujye kuri YouTube rero ndangije yes reka mbebasangiza uyu munsi Sandrine tujye kuri channel yawe nicyo dukuramo ubwenge w'umukino ubwenge ni ibitabo abantu bankurikirana barabizi n'abari bujye kubireba nitwa Sandrine gusa nta kintu nongeyeho ese kuki nta kindi wongeyeho ubundi mbere nari mfite indi YouTube channel mbere nkiva nko muka nagiye kintu gishambe mukaba oya nka nyuma ya covid niga mu wa kabiri kaminuza niga mu wa kabiri navuye mukaba yashize igihe nafite YouTube channel ariko nashyagaho ibintu nanone nka vivanga ariko nta n'ibitabo icyo gihe nagatangira gusoma pe nta kubeshya nyine navugaga nyine ibintu ngo byo gufasha abantu nyine ngo kwiburira ibice ariko harimo n'ubwana icyo gihe nari mutoya harimo n'ubwana nyine bijagaraye yitwaga The Image noneho abantu bakajya nyine bamaze ngo si ibyo bintu bisobanuye iki buriya abanyarwanda dufite ikibazo cy'ururimi
biri no mu bintu byatumye nkora YouTube channel yo gusomera abantu ibitabo kubera ko abanditsi benshi bandika mu cyongereza kandi abanyarwanda abenshi ntabwo tuzi icyongereza abanditsi b'abanyarwanda ni bakeya iri mu cyongereza iri mu kinyarwanda ngewe yanjye ndabisoma nkabisemura nkabizana narangije kubisemura nkanabivugaho bisanzwe atari kuvuga ngo ndaje ngo ngusomere mbigira nyine ukuntu kuri fan nkanashyiramo opinions zanjye ko mbitekereza ntabwo nyine mbigiye ibintu bibowa nk'ibitabo yes noneho rero nyine ndabireba ndavuga ni reka nyine njye mbasomera basemurire yego mu buzima busanzwe urumva ibyo bintu waciyemo kuva ukiri umwana muto cyane famille wowe ku giti cyawe imitego wagihura nayo by'umwihariko mu bagabo mu tubari n'andi atandukanye ni irihe somo wakuye mu buryo turiga rwose iyo tubaye abanyabwenge bya bikomere bya bindi bikomeye tubikuramo isomo rikomeye ni irihe somo rikomeye wakuye muri ubwo buzima bundi wabanjemo dutangiye kino kiganiro watangiye uvuga ngo urigira we wenyine nta wundi muntu ufite inshingano zo kugira ushaka kuba we ni inshingano zawe ni akazi kawe icyo nicyo kintu cya mbere nakuyemo namenye ko nimpitamo gukomeza zino nzira zo mu kabari n'iki nzapfa gutyo nta makosa yanjye nta wundi muntu nzabisunikira ninafata nkahaguruka nkajya gushaka amafaranga nkiyuburura nkahinduka nkiga nabyo ibihembo ni bizaba ibyanjye nize ko ngomba kwipapa nka ni mama nize ko ngomba kwigira nta kwigira ngapfa njye muntu ndifite nyenye nirekura zasandara icya kabiri nize ko bishoboka mu buzima aha isaho ko abameze kose ibyo baracemo byose birashoboka shaka inzira shaka opportunities niziza uzize uri tayari kuzikoresha kuzibyaza umusaruro n'ukwigira ugomba kumenya ko opportunities zije kandi ukazikoresha sibyo cya gatatu nize ko ngomba kubabarira abantu ngomba kubabarira papa wanjye ngomba kubabarira abantu bose bangiriye nabi ubona niteze ko bazangira neza ntibangiriye neza ngomba kubabarira kandi nanjye ubwanjye nkibabarira amakosa yose naba narakoze mu buzima icya kane nize ko ikintu gikomeye nize nuko nakwiye acting out of desperation gufata imyanzuro kubera ko byakomeye kubera ko bimeze nabi ngo mfate umwanzuro mpubutse njye mu bintu bidahuye nanjye bidahuye n'umutima wanjye kubera ko ibintu byanze ko ibintu byakomeye nize ibyo bibazo byose naciyemo byarankuruye binyegereza Imana menya ko Imana niwo mukiza wanjye no mu byaba bikomeye niyo byaba byanze amarembo yose yifunze Imana niyo yonyine mfite kandi narayizeye nta gihe na kimwe nayizeye ngo ibure kutanyiyereka ngwize inyereke incira inzira mbona nta nzira nari mfite mu bihe bikomeye ikindi nyine kandi byangize kwishakira ubumenyi kwishakira imbaraga niko nagiye gushaka ibyo bitabo ntangira kubisoma naje nicana ndavuga ni okay hano hanze hari umwana umeze nkanjye udafite iyo guidance udafite ubwo bumenyi utanazi n'icyo cyongereza ngo byiza ajye gushaka ibyo bitabo abisome mufashije iki nyakunda kubwira abantu ntidufite igihugu cyagize amateka mabi abantu bafite ibikomere byinshi ntabwo twagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bazi ubwenge cyane cyangwa se bagize ku bintu byakomeye kugira ngo natwe babitwigishe twarezwe n'ababyeyi bafite ibikomere niyo mpamvu natwe tudafite direction y'ubuzima ifatika mbonye nyine ubwo bumenyi nakwiye mu bitabo no mu gusenga ndavuga reka mfashe umwana hariya hanze nawe ubona ko afite ikintu yiyumvamo ariko atazi uburyo yakigeraho wenda muri video nkora niyo mpamvu nkora ibintu bitandukanye ntabwo navuze ngo kankore mu kintu kimwe gusa reka nkore mu bintu bitandukanye kugira ngo mbashe gufasha abantu bafite struggles mu buzima nyine mu bintu bitandukanye yaba ari business yaba ari kurera abana wenda bafite ibibazo mariage relationships nk'umuntu nkawe ushaka kuvuga kuri mariage utarigeze kandi ntarashatse nta rugo nagize kubera ibyo bitabo kubera ubwo bumenyi kandi koko ni ibintu nanjye nsoma ngumva ni ibintu bifatika mfite n'abandi bantu mba narigiyeho n'inshuti zanjye cyangwa se inshuti z'ababyeyi banjye na experience y'umuryango wanjye ubwayo gutandukana nyavuga kuri divorce ku bibazo biva muri divorce nyavuga mere kuri experience yanjye noneho nkavuga nibyo nasomye mu bitabo niga business nize business imyaka igera muri 4 kandi nakoze business nyinshi zipfa so mu bitabo naho namenyemo ubumenyi
abakire benshi bakoresha kugira ngo business zabo zikore neza nabyo ndabivuga kuri iki bicano yanjye ntabwo intego ari kugira ngo mbone aba followers ntwike mbu umusitari I want to help someone umuntu uri hari hanze njye hari igihe nicara nkarira nkavuga Imana mpereye nta support nimwe mfite nta gishoro mfite nta muntu mfite umfata akaboko mpereye ariko uyu munsi nivanye mu bwigunge nivana muri ako gahinda victim mentality nyishyira hasi niteza imbere njye imbere nshaka ubuzima kandi biri kwemera iyo wicaye kuri channel uri kuganira si kenshi uhera kuri experience yawe kenshi igiye gusoma kwibeza njye nabugana ibyo waciyemo nsoma ibyo naciyemo abantu bankurikira barabizi nkunze kwitangaho n'urugero bikubera therapy gute biramfasha kubera ko n'uwo mbwira ntabwo mubwira nkaho nigize umuntu w'umunyabwenge buriya hari ukuntu aba motivation speakers bari kuri internet batubeshya yego koko yabyize mu bitabo akaraje aravuza ariko ibintu ari kuvuga wowe wajya gushaka uburyo bigeraho kumva ni nka filime ntabwo bishoboka so njye mbigira practical nkabibeze njya kuri experience yanjye cyangwa n'undi muntu wenda nzi wabiciyemo noneho nkabibyubakiraho hagaragaza icyo umuntu ashaka gukora bitewe n'ubwo bumenyi ndi guhaha mu bitabo kandi nanjye biramfasha kuko iyo ndi gukora YouTube channel hari akantu nda kuvuga ngo welcome back to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together bango ndi kwigisha nanjye nawe wiga twembi turi kwiga twembi hano turi mu ishuri burya iyo wigisha nawe uba wiga kurushaho ni burya ni ikintu abana badusobanuriraga mu ishuri babaga bahanga kurushaho ko ikintu abaga yize none yagisobanuraga akakiga kurushaho exactly Sandrine nkurikije ibyo wambwiye kubaho ufite ibintu ufite amafaranga ariko udafite amahoro yo mu mutima amahoro yo mu mutima inner peace bijyana gute bivuna gute biravuna nuko bajya bavuga ngo uri kuvuga ibyo ashanga kuko uyafite ngo banzi yampereze nanjye mune kubivuga ngo aho kuririra muri taxi cyangwa kuri moto waririra mu ndege urayagira kandi ukabona ubuzima urimo ntabwo bukunejeje kugeza igihe nubwo buri uryamamo bwiza n'ibyo biryo byiza bikuri imbere utabibona ubwabyo bigahinduka rubbish kandi bihari sibyo havuga uti ukanibuka nibihe bya cyangwa uko nakubwiye nyegera i Bugande twarabakena ariko numvaga nishimye ufite amahoro nishimye umva nyine ndi excited ubuzima mbayemo nk'umumiliyoneri ariko noneho maze kubigira ariko nabigira nkabona ubuzima mbayemo sibwo nshaka ntawe buriye naho yanjye ntavuze ni wow ariko noneho nkavuga ni biranashoboka kubigeraho kandi nkanishima mbigenze gute ibitabo ubwo bwenge ndagenda ndavuga ni wow ugomba kunyurwa n'ibyo ufite ntumve ko ugomba gufata imyanzuro out of desperation out of depression byakomeye ko wiruka nkuko nirukanse ngo ngiye mu kabari hari ubundi buryo abakire baraplaninga abantu bakire baraplaninga bafite strategy bakoresha bakabigeraho gake ugomba kumenya ko ibintu bitwara igihe kandi bivuna sibyo ariko ukavuga uti gake intambwe ntoya nzabigeraho udashatse gukoresha shortcut ngo uri mwiza ngo ibiki ibyo ntabwo bikora ibyo ntabwo byeze binkorera yego reka dusoze ni ukuri tuganirije mu buryo bwose bushoboka kandi uri umuhanga n'uburyo uganire tuwumva ko ufite mu mutwe ni byiza ukomereza aho ngaho uyu munsi ubayeho neza bayeho neza ntago mbayeho bwa buzima buri high class ariko byibuze mbasha kumaintaininga ubuzima nkeneye bw'umwana w'umukobwa kandi nyine ukita no kuri barumuna banjye ngubu n'inshingano zigenda zigabanuka ko barakuze barakora babasha nabo kwitunga so mbayeho ubuzima nyine buringaniye kandi bukunyuze kandi mfite strategy n'amahoro nyafite nta stress kandi mfite strategy z'uburyo nzabigeraho n'ibindi bizaza n'ibindi nifuza kandi icyizere kirahari kandi nzabigeraho bagushimira gute bavandimwe bawe abaza abavandimwe banjye barashimira cyane bambona nyine nk'intwari ntabwo banshinja ibyaha ntabwo banshinja amakosa wenda naho naba naratandukiriye
baranyakira barankunda cyane baranabinyereka mama wanjye arankunda na papa wanjye arankunda umwana wanjye nawe turacyawubaka ariko bizagenda neza fasha n'abadavandimwe se kuwubaka amdani ibyo ntabwo najya kubyinjiramo ni babiri ni bakeya nabo bazirwaneho cyangwa abo ngabo batoya bazafasha bariya batoya ariko ngewe akazi kanjye manumva naragakoze ndi kukageza ku musozo I'm proud of myself yego wenda nta bintu bihambaye nagezeho kukubaza wowe ku giti cyawe wishimira gute ngewe ubu ngubu kwishimira kutabaye nyamwigendaho nishimira ko ntabaye nyamwigendaho abantu bajyambwa ati wakaba ufite ibibanza i Kigali wakaba warubatse etaje we ntabwo uzi gukoresha ubwiza bwa buri kigoryi ariko iyo ndebye barumuna banjye nanjye ubwanjye nk'iyo ndavuga ni I did a great job ntacyo byamarira ibyo bintu byose mbifite ariko hari abantu usanga ari abakirejera aho ugasanga barumuna babo babayeho nabi barajoga inyo twasangiye bicya twari dufite urwego ndiho n'urwo bariho ntago ushaka kugira ngo uvuge ngo barakaze ariko kuri twebwe turakaze kubera ko twarabirwaniye ni imbaraga zacu tuzi aho byavuye so nzishimira mu gihe kizaza ni graduating nubona na graduate nzamenye ko igihe cyo kwishimira kigeze uzampa invitation nzagaka invitation ze tubijya kuko imyaka ine niga nari ntagangaye yari turutse kure niganye ibintu byinshi dusoreze kuri vision uyu munsi rero urumva uri kwiga wahise byanze bikunze ifashe icyemezo cyo guhindura ubuzima bitugira vision bitugira icyerekezo runaka wumva aho ugana ari bura bavuga ngo iyi nzozi zawe zitagutera ubwoba iyo vision ufite itagutera ubwoba nawe ubwawe ntabwo uri umuntu ushyitse neza ubu ngewe vision yanjye ni ukugura private jet kurota ni ubuntu ujera wawe se ubaye iki kurota ni ubuntu yes ariko ntabwo ndota ibyo ntekereza ko ntageraho nzabigeraho kandi uzabibonesha amaso yawe jera njye nzagura private jet ukireba rwose nta nimba ufite ujya wumva ko ari ejo bundi why not isi ni iyacu imana ni iyacu n'ababigezeho ntacyo bakurusha n'ababigezeho se baturusha iki bafite umutwe turawufite bafite amaboko turafite bafite umubiri imana yacyaduhaye ubuzima ntabwo turwaye ntabwo turi mu bitaro why not dream high iyo dream intera imbaraga kuko nshaka kuba nicaye ndi kuri TikTok scrollinga iminota 20 abana ariko nkawe umuntu waguze private jet ubu amazima iminota 20 ari kuri TikTok kuri kigo ry'uru musazi wawe haguruka nkahita nshyira hasi nkahita nkora nshaka no kutabigeraho nk'iyo ngiyo ariko hajya ku bindi bintu byegereye kubera iki iyo vision y'amaye motivation sibe ko nakubwira ko nazabigeraho nzabigeraho yes so private jet niho ndireba ninjira muri private jet ni inspiring abantu ko nashaka gutera abantu imbaraga ntabwo ari abakobwa gusa ntabwo ari abagore gusa n'abagabo abana uri kumva nta muntu n'umwe nshaka gusiga inyuma ngiye nkunda gufasha abantu ndabikunda piyo mfashije umuntu mba numva nishimye so mfite inzozi nyinshi mfite plan nyinshi dukora igice cya kabiri ngarutse nzakubwira ngo ni icya gatatu hano harimo bibiri hano bako mugana ubusama $100 yagiye bakiya nzakubwira plans zanjye nimara kwiga nzatambye gahunda yo kugaruka i Kigali nkahaba kuko niyo target nibo bantu banjye so nzagaruka tubigenze neza yego Sandrine wakoze kubana natwe umuntu wiko twumva muri kano kanya ashimire cyane muri commentaire umva niba wageze hanga uri kumva kino kiganiro ushimire cyane muri commentaire Sandrine umubwire uti bana bravo buri umuhanga icyo ngicyo gikore kugira ngo abe motivated n'ibyo yifuza zabigireho urumva ntabwo aguhisha aho yavuye ntaguhishe ibyo yaciyemo nta nubwo aguhishe aho yifuza kugera uyu munsi rero navuga nti tumumotive tumubwiye tuti birashoboka uzabishobora uri umunyabwenge kandi bizagenda neza motivation ya mbere nifuza ko umuha banza kujye kuri channel ye ukore subscribe yes please kandi ujye ureba ibiganiro bya beg you sibyo ugire ibiganiro bye bitari kumugirira imwe kuko afite ubwenge nta muhobwo uzigirire ako kandi kuko nanjye nabisomye ko nasomye ibitabo nabishaka kuko nigiriwe nabanisha ninabisoma ndapfa kambisome so
twifashe dufashanye ariko nawe nk'umuntu wifasha ku giti cyawe ariko uzashake Knowless uko dusoza ikiganiro uko mbona musa n'utujeste n'iki byose ndanamukunda niwe muhanzi wa mbere watumye njya muri gumaguma no ntabwo nigeze njya ariko Knowless atwara igikombe narindi sinzi no kuntu nabyumvishemo ubandika ngiye kumufana nishyura na VIP njyayo wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye iyi niyo nkuru yanjye iramotiva benshi kandi navuga ngo hari benshi bazagufatiraho urugero ndabizi yaba abagabo yaba abasore yaba abakobwa yaba abagore akavuga utirika kuki nge nta shifting kuki nge ntahindura kuki bino bintu nkora bitama amahoro kuki ntatangira nkakora ibindushya ariko bimpa amahoro nibyo Sandrine ari gukora uyu munsi why not you kweki wowe courage wowe ufashe iki cyemezo kubera Sandrine kandi Sandrine yakoze natwe kuduha ubuhamya buza gufasha benshi cyane. Thank you so much. Urakoze cyane Jera.